twabateguriye. Tugiye kugaruka ku kirera. Mu minsi yashize mwagiye mwumva hirya no hino abahinzi bavuga bati turejeje, ariko nubwo twejeje usanga hari imyaka yacu itabona isoko. Bamwe ibitunguru byaheze mu murima za Rubavu bati nta kundi twabigenza. Twabonye umuceri waheze waheze mu buhunikiro za Kirehe, twabonye za soya za hariya hejuru za Gicumbi, twabonye ahantu henshi hagaragaraga ibibazo by'abantu bafite umusaruro, ariko uwo musaruro ukaba udafite abawugura, ukangirika, kandi bikaba mu bihe bitandukanye. Si no mu buhinzi gusa, no mu bworozi twagiye tubona amata yangirikaga cyangwa se akagura ubusa cyangwa agahabwa nuko. Ariko mu yandi magambo twaba tuti harya ubundi kugira ngo umuntu abone no musaruro ungana utyo biba byagenze gute? Tuganira n'abantu batubwira uburyo bashora, uburyo amafaranga bayabavunye kugira ngo bayabone, imirimo bakora ngaho gutegura umurima, kurima, gutabira, gusanza, gutera, kubagara, byose kuzageza saruye bitewe n'ibyo yahinze, hanyuma akabona umusaruro. Twigeze no kumva ibijumba byitwa amazina. Mbese ni ibintu byagiye bigaruka mu myaka itandukanye, mu bihe bitandukanye. Turibaza tutari ko iyo igihombo nk'iki kigeze ku muhinzi kibazwa nde? Iyo kigeze ku mworozi kibazwa nde? Ariko uyu turaza kwibanda cyane cyane ku by'ubuhinzi. Iby'ubworozi nabyo dushobora kubikomozaho tuganira, ariko turatinda cyane ku buhinzi. Hanyuma rero dutegura ikiganiro, dutumira abatumirwa, dutumira Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, dutumira Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ndetse tunatumira na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kubera ko muzarebe abo bantu bagiye gutangiza igihembwe cy'ihinga bahurira aho bagiye. Barahahurira abakurikirana ku butaka bwahujwe, abaremba imbuto igomba guterwa, mbese baba bifite mu nshingano ubuzima bwabo bwa buri munsi. Tuti muze mutubwire cya gihembwe mutangiza, imbaraga zose zishyirwamo, iyo birangiye bigenda biti. Mu bo twatumiye rero hari abatwitabye, hanyuma bemera kuza kuganira natwe no kugira ibyo badusobanurira ku byo twibaza. Tukaba rero muri aka kanya turi kumwe n'abatumirwa bacu barimo Gilbert Rwaganje, akaba ari inzobere mu gufata neza umusaruro muri RAB, cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Gilbert, tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Uretse Gilbert kandi mu waje uturutse muri Minicom, Madame Gaudence ntabwo aragera mu kiganiro, ubwo nahagera nawe turaza kumwakira. Hanyuma Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nta muntu yaduhaye, ariko twarayitumiye, bamaranye icyumweru n'igice baruwa, ubwo turakoresha abo dufite, nta kintu bitwaye, namwe muragira uruhare muri iki kiganiro. Gendi Anne Marie niwe mwiza, mwese mbahaye ikaze, n'abatumirwa bacu ko bagenda baza turabakira kandi tubaha ikaze. Hanyuma noneho twihuse rero Gilbert, nagira ngo dufashe gusobanukirwa ibijyanye kugira ngo umuntu hinzi azabone umusaruro uri hariya. Muvuga muti umusaruro nk'inzobere mu by'umusaruro, uyu musaruro uri hariya kandi wujuje ubuziranenge, umeze neza, bica mu zihe nzira? Ariko tuvuga nko mu magambo makeya. Murakoze Anne Marie. Uko mubibajije, kugira ngo umuhinzi cyangwa se haboneke umusaruro mwinshi kandi mwiza, bigirwamo uruhare n'abantu batandukanye. Hari uruhare rwa leta, uruhare rw'abahinzi narwo runini cyane, akaba n'uruhare rw'abikorera ku giti cyabo. So buri wese afite icyo agomba gukora kugira ngo tubashe kubona umusaruro uhagije kandi mwiza ushobora kugeraho guhangana n'isoko rihari. So ibyo ngibyo twavugamo cyane cyane hibandwa nk'abahinzi. Uruhare rwabo cyane cyane usanga ari kuba nibo ba nyiri imirimo, kuko nibo bakora ku kazi umunsi ku munsi. Usanga kenshi imirimo ijyanye no guhinga, gutegura ibikoresho bazifashisha mu buhinzi, amafumbire, imbuto, kurwanya indwara n'ibindi, hakaza n'ibikorwa remezo bitandukanye. Ariko na leta ibikorwa remezo bitandukanye byo gufata neza umusaruro ndetse n'ibindi byifashishwa mu buhinzi. So ariko muri urwo rugendo leta ikagenda ibafashamo, yaba se mu kungura ubumenyi, bijyanye no kubafasha kubona izo nyongeramusaruro ku giciro cyoroshye, kuko hari inkunganire leta ishyiramo. Hari ibijyanye nk'uko navuze kubashyira ibikorwa remezo bitandukanye. Nk'ubu ngubu hari ibikorwa remezo bitandukanye leta yagiye ishyiraho, yaba gutegura ibishanga, amaterasi, ibikorwa bitandukanye mu gufata neza umusaruro, bijyanye na post harvest. Hari inyubako bwandikiro n'ubuhunikiro bwagiye bwubakwa hirya no hino. Ibyo ngibyo byose aho kugira ngo twunganire babahinzi bazabashe kubona umusaruro, ariko si ukubona umusaruro gusa, no kubona umusaruro mwiza ushobora kujya ku isoko ukabona abaguzi. Ariko hakabamo n'uruhare rw'abikora ku giti cyabo, kuko usanga hari amatekinoloji menshi atandukanye akoreshwa mu buhinzi, usanga acuruzwa wenda n'abikorera ku giti cyabo. So abo nabo bakenewe, abacuruza inyongeramusaruro, abacuruza wenda ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi.
ariko hakaba n'andi ruhare runini wenda tuza no kugarukaho cyane wenda rujyanye n'abikorera ku giti cyabo badufasha mu gufata neza umusaruro. Abo nabo usanga hari bamwe muri bo bagira uruhare runini cyane, ugasanga bashobora gufasha n'abahinzi kubona bya bikorwa by'ibanze bifuza cyangwa se ibikoresho by'ibanze bifuza kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza kandi mwinshi ushobora kuba wakwishimirwa ku isoko. So n'ubu mu ncamake ari ibyo ngibyo. Ati ni ibyo unabisobanuye neza cyane. Hari uruhare rw'umuhinzi, hari uruhare rwa leta, hari uruhare rw'abikorera, abo bose bagahuriza hamwe kugira ngo hazaboneke ikintu kimwe cyitwa umusaruro mwiza rwose umeze neza ushobora ese ubundi ubwiye abantu bakora ibyo byose baba bashaka ngo umusaruro uzakora iki, tuzasagurira amasoko, tuzihaze mu biribwa mu ngo zacu, haba hagamijwe iki, intumbero, icyo muba mwifuza kuzavanamo nyuma ya byose, yaba umuhinzi yaba leta, bya bikorwa remezo binahenze bakora, hari ibishanga tubona by'amamiliyari byatunganyijwe kugira ngo abantu bajye guhinga, hari amafumbire ahenze, hari imbuto zihenze, ibintu byose bigoye ndetse binaturuka hanze kugira ngo bigere mu gihugu cyangwa se bikaba binahari ariko bigoye kubibona bigasaba amafaranga. Ibyo byose bishorwamo ubushobozi, hagamijwe iki, icyifuzwa nyuma y'ibyo byose kiba ari iki? Urebye icyifuzo nyamukuru nk'uko mubibajije ni ukugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa, abantu babona ibyo barya bibatunga umunsi ku munsi, ariko noneho tunasagurira isoko. Urebye izo nizo objectif cyangwa se impamvu nyamukuru zigamijwe mu bijyanye n'izo investment cyangwa se iryo shoramari ritandukanye rishyirwa mu buhinzi. Ikiba kigamijwe no kugira ngo twihaze mu biribwa ariko noneho tunasagurira n'isoko. So hari n'abajyamo guhinga cyane cyane wenda muri iyi minsi nubwo bitangiye kugenda bizamuka, umuntu akajya guhinga atagamije kuvuga ngo yihaze we wenda ibyo arya mu rugo. So akavuga ati ngiye guhinga, icyo mpinga ndagihingira isoko gusa, wenda nzabonemo amafaranga ahahemo ibindi wenda akeneye, ariko ugasanga we aratagetinga isoko. Ariko ingingo nyamukuru zibumbiyemo ibindi byose twavuga no kwihaza mu biribwa ariko tugasagurira n'isoko. Yes. Muti kwihaza mu biribwa no gusagurira isoko. Ubwo kwihaza mu biribwa ni kwa kundi umuntu adashobora gusonza yahinze, abona icyo ateka, abona icyo arya. Ariko twagiye tubona abantu bahinga nk'ibigori, akakubwira ati nubwo nejeje ikigori burya sinafanaho icyo kujya kotsa, ntibyemewe, ngomba gutegereza. Ugasanga rero abantu baragaragaza yuko nyine byanze bikunze hari uburyo umuntu nubwo yejeje atari bujyane mu rugo rwe, ahubwo hari uburyo bw'imikorera uko azabigenza. Ibyo bintu bivuza gute no kwihaza mu biribwa mu rugo rwawe igihe wahinze? So ntabwo wenda iyo statement buryo ntabwo tubuza umuntu kujyana ibigori mu rugo iwiwe, kuko umuntu afite uburenganzira, umusaruro n'uwiwe. Nubwo twavuze ngo hari uruhare rwa leta n'abikorera n'abahinzi, ariko buriya nyiri umusaruro, nyiri umurima, nyiri ibikorwa n'umuhinzi. Abandi babaje nk'abafatanyabikorwa kugira ngo abone wa musaruro mwiza. So umusaruro babona rero awukoresha icyo ashaka. So iyo akeneye ibyo kurya mu rugo agira ibyo afata akuramo akajya kurya mu rugo, hanyuma ibisigaye bibona ko ari ngombwa, kuko urumva umuntu akeneye minerivare z'abana, akeneye kwikenura mu rugo. So nuvuga ngo hari ibyo akeneye kuba yarya, ariko kandi ibindi yashyira ku isoko kugira ngo abashe gukemura bya bibazo by'umunsi ku munsi. So ubwo nibwo buryo umusaruro w'umuhinzi ashobora kuyakoresha. Niba nsubije ikibazo mubajije neza. Urakoze cyane, turanakomeza tuganira noneho, ariko uko tugenda tuganira ndagira ngo uti ntabwo ariko bigenda, ntabwo umuntu yikora ngo avuge ngo narahinze ariko sinavanaho ikigori. Abantu bajya babitubwirwa, muraza kutubwira uko bimeze, ariko abantu babivuga gutyo bati ugomba gutegereza ukajya muri koperative byose ukaza nuko. Ariko uti no, abantu bagomba kugira n'amahitamo kubera ko bagomba kurya. Niba wahinze imyumbati ntiwajya kuwugura kandi uwejeje kubera ko kanaka yavuze ngo mujye muri koperative mufite uko mubigenza. Ubwo ni byiza ko mubidusobanuriye. Ariko cyane wenda nakunyuze mu ijambo nk'icyo cya koperative. Kujya muri koperative ubundi ni uburenganzira bw'umuhinzi, ntabwo ari itegeko. Ariko koperative nyinshi usanga ziri business oriented cyangwa inyinshi zigamije no kuzacuruza. Bakavuga ngo uyu musaruro duhinze muri iki gishanga twashatse n'umuguzi uzaza kutugurira, dukeneye ko muri uyu musaruro dufata tuzagira tugira gute tuzajyana ku isoko, ariko akabona undi dusigarana. Urugero natanga mu bishanga by'umuceri, umusaruro wose bejeje uba ugomba kujya he kungana, ariko umuhinzi aba afite uburenganzira yuko uruganda rumusubiza nibura nka 20% by'umusaruro wiwe akajya kurya iwe mu rugo. Ngo ariko rumusubiza abanje kuvana ku ruganda kubera iki? Kubera ko ari rwo ruwutunganya? Yes, kubera ko umuhinzi ntabwo afite ikintu gishobora gutonora umuceri ngo urye, kuko uburyo wosarura umuceri wa padi udatonoye neza nta bushobozi afite bwo ko yawutonora neza. So biba ngombwa ko inganda baba bagiranye amasezerano zibatonora umuceri zikabasubizaho kurya, undi zikawucuruza ku isoko bisanzwe, n'umuturage akamuha amafaranga kugira ngo abashe kubona inyungu akura mu buhinzi bwiwe. Arakoze cyane. Hanyuma rero hagati aho nk'uko twari twabibabwiye ko dutegereje umutumire guturuka muri Minicom.
akaba yamaze kugera hano. Ni Madame Mukamurenzi Gaudence, akaba ari impuguke mu kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo. Ubwo naho binyura wenda hari bijya cyangwa bijya ku isoko cyangwa bigaruka mu ngo, bwaraza kutubwira. Gaudence, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ko numva nazo ukuntu bimezera igire kuri iriya hari haruguru iyo ngitaza kuduteza ibibazo. Madame Gaudence rero niba mbibabwira ko ari impuguke mu kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo, akaba yaje aturutse muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Asanze twatangiye ikiganiro, yagize impamvu ituma atindaho gatoya ku kiganiro cyacu, ariko kubera ko tugomba kubahiriza amasaha, ubu ngubu isaha zigeze turatangira, none umutumirwa yaza tugakomezanya. Gaudence rero ngani ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze Anne Marie. Twa turimo tuganira rero na Gilbert, arimo atusobanurira uburyo igikorwa kugira ngo wa muturage cyangwa wa muhinzi abone umusaruro koko. Yatubwiye ibikorwa yaba mu gutegura aho azahinga, ibikorwa remezo bitandukanye, atubwira ko ibyo bintu bigirwamo uruhare n'abantu banyuranye, barimo abahinzi, barimo leta, barimo n'abikorera ku giti cyabo. Buri wese akagira uruhare rwe kugira ngo wa musaruro uzaboneke. Hanyuma ariko kandi nanone atwereka ko ikiba kigamijwe umusaruro umaze kuboneka ni uko wa muntu wahinze yihaza mu biribwa ariko agasagurira n'amasoko. Naho twari tugeze rero. Hanyuma nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, namwe njya mbona iyo harimo hatangizwa ibihembwe by'ihinga, harimo hakorwa ibintu byo gukurikirana umusaruro ku bintu bigenda mu bamuhari. Mwebwe uruhare rwanyu n'uruhe muri ibi bintu bitatu batubwiye? Hari abahinzi, hari leta, hari abikorera ku giti cyabo, bose bagira uruhare. Ariko mwebwe uruhare rwanyu nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, namwe ni nk'urwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igira, cyangwa buri wese bagira umwihariko wabo? Murakoze. Nk'uko bababwiye, muri rusange usanga dufatanya, ariko buri minisiteri ikagira ibikorwa byihariye ikora bitewe n'inshingano iyo minisiteri iba yarahawe. Nk'uko rero bivuze, inshingano zacu ni guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Ni ukuvuga ngo dutangira gukurikirana umuhinzi urebye nyuma yo gusarura, ariko bitavuze yuko na mbere yo gusarura hari ibindi bikorwa wenda aza gusobanura dukorana nabo kugira ngo tunamenye ngo umusaruro witwe zungana iki, ese bashoye angahe, kugira ngo tubafashe kumenya mu by'ukuri no gushyiraho igiciro umuhinzi yagurishirizaho, bityo bikabasha kumurinda ibihombo. Hari n'izindi nkunga tubatera zijyanye no mu buryo bw'ubumenyi ndetse no kubahuza n'abaguzi. Ibyo akenshi cyane bikorwa na mbere y'uko umusaruro uboneka, kuko yaba inganda cyangwa se abacuruzi ku giti cyabo, hari ababa bifuza kumenya aho umusaruro uzaboneka uri, uko uzaba umeze, ubwiza bwayo n'ingano yabo, kugira ngo byibura babashe kugirana amasezerano mbere y'igihe. Ni ukuvuga rero ntabwo duhura nabo gusa basarura, ahubwo tubitangira hakiri kare, tugatangira kubafasha kwitegura kuzageza umusaruro wabo ku isoko. Murakoze. Hari ikintu wavuze uti duhura mbere tukaganira kugira ngo tuzanamenye umusaruro uzaboneka ungana ute, ese aba bahinzi biki, bano bahinzi biki, ibyo mubikorera iki kugira ngo muvuge muti dukeneye abakiriya wenda bidodo mu gishanga cya Bishenyi, dukeneye abakiriya b'imiteja muri Rugeramigozi, ibintu nk'ibyo bigenda gute kugira ngo mubikorera iki? Kuki muvuga muti reka tujye kugenzura turebe ibyeze, turebe ibyari byo, turebe naho biri? Murakoze. Nasobanuye ko hari abaguzi baba biteguye kugurira umuhinzi, ariko atari babandi baza ari uko umusaruro weze. Bakenera kumenya amakuru y'ibanze hakiri kare ajyanye no kumenya umusaruro witezwe, kugira ngo nihasinywa n'amasezerano bazizere neza yuko ingano y'umusaruro bakeneye, yaba mu nganda zabo, yaba ari ubucuruzi busanzwe, uzaboneka koko, ndetse n'ubwiza bwawo. Ikindi impamvu y'ingenzi ndi tubikora no kugira ngo byibura tumenye hakiri kare umusaruro uzagera ku isoko, niba koko ushobora kuzabonerwa abaguzi, cyane yuko hari nk'ubwoko bw'umusaruro usanga wangirika vuba, bikaba bisaba yuko hamenyekana hakiri kare umusaruro uzaboneka, bityo gahoro gahoro ukagenda uhuzwa n'abaguzi. Hakabaho no kuganiriza n'abahinzi kugira ngo nabo ubwabo bagire amakuru y'ibanze y'ibiciro biri ku masoko, no kubafasha kwitegura kuzajyana umusaruro ku masoko bakirinda guhendwa. Unuwanga ibyo bintu mubikora ku bihingwa byose cyangwa mubikora ku bihingwa bimwe na bimwe? Ntabwo tubikora ku bihingwa byose, kuko hari ibihingwa bitajya bigira ibibazo. Tubikora ku bihingwa bimwe na bimwe, cyane cyane nk'ibikunze kugira ibibazo by'amasoko iyo uwo musaruro wabyo wabonetse ari mwinshi. Hanyuma rero tukiri aho ngaho, ubwo ngubwo turakomeza tuganire ku bantu mudukurikiye. Mbibutse ko mu kanya ku saa mbiri zuzuye turabakira ibitekerezo byanyu. Umuntu ufite igitekerezo
cyohereza bacyandika neza ku buryo nitumwakira itarasa ku ntego tukakira n'abandi. Muraza gukoresha 0788 saa 2 zuzuye ndatangira kwitaba telefone zanyu. Ubwo abantu mwese aho muri mukomeze mwegeranye ibitekerezo byanyu muze kubitanga bimeze neza cyane. Hanyuma noneho rero muti tubikora ku bihingwa bijya bigira ibibazo byo kubura abaguzi cyangwa se wenda bikaba byana kwangirika mu buryo bitabikika igihe kirekire ngo umuntu azirwarize. Byo ni nk'ibihe bihingwa rero? Murakoze. Navuga nko ku gihingwa cy'ibirayi, ngira ngo murabizi yuko mu myaka yashize twari dufite umusaruro mwinshi cyane kandi akenshi ugasanga warabonekeraga rimwe, ugasanga ibiciro byaguye cyane ndetse bikajya no munsi y'igishoro cy'umuhinzi. Habaye rero ibikorwa bitandukanye bijyanye no kunoza amayira icyo gihingwa kinyuramo, cyane cyane nko gushyiraho amakusanyirizo mu rwego rwo gufasha abahinzi kugira ahantu hazwi bakusanyiriza umusaruro wabo, bityo bikorohera n'abaguzi kubageraho. Habayeho kubafasha kumenya igishoro, kuko usanga akenshi abahinzi bacu bahinga ariko wamubaza uti se nk'uyu murima nk'iyi hegitari yezitwaye amafaranga angahe, ugasanga ntabwo abisobanukiwe, bityo no kuba yamenya yuko yahenzwe akenshi bikagorana. Byabaye ngombwa rero yuko tutangira kubaha ubwoko amahugurwa ajyanye no kwicara tukabarana, tukareba ikintu ku kindi bashoye, ndetse tukanabafasha no kugena inyungu byibura nkeya baheraho. Ubwo nshatse kuvuga yuko ari nk'igiciro gito ntagibwa munsi, ku buryo umuhinzi aramutse abonye icyo giciro gito mu gihe byabaye byinshi yaba mu by'ukuri twizeye neza yuko atahombye, bityo icyo giciro kikagenda gihinduka uko umusaruro ugenda ugabanuka ku masoko. Tujya tubikora no mu bigori ndetse no mu muceri, kuko nabyo ni ibihingwa nubwo bibasha kubikika, ariko akenshi usanga kubera imbaraga zishyirwa mu bijyanye no kongera umusaruro wayo, igihe byabonetse ari byinshi usanga hariho ikibazo cy'uko ibiciro bihita bimanuka cyane, bigasaba yuko dutangira gukorana n'abo bahinzi hakiri kare kugira ngo tugende tubafasha ndetse tubaha ubwo bumenyi bwo kugira ngo bazagere igihe nabo bajye babyikorera biciye mu makoperative yabo, biciye muri za union na za federation, bakagira izo mbaraga zo kuhangana n'isoko ndetse no kumenya uko bitwara mu gihe umusaruro ubanye mwinshi. Mu bihingwa mutubwiye ibihingwa numva bishobora kubikika koko nk'uko wari ubivuze. Buriya n'ibirayi ntabwo byangirika ako kanya, bishobora kumara iminsi mikeya runaka, ariko hari ibindi bihingwa tuzi kandi abanyarwanda bahinga cyane byangirika vuba cyane, ibintu birimo imboga usanga ari ibintu bihita byononekara. Nkavuga nti aho ko mutarerekeza yitoroshi nta kibazo gihari? Murakoze. Ibyo nabyo ngira ngo hagiye gushira umwaka nabyo dutangiye gufasha abahinzi babyo. Twabitangiye ngira ngo umwaka wa 2019 nuko hazamo icyorezo cya covid, ariko twamaze barura niko nabyita, abahinzi, amakoperative y'abahinzi abihinga, ndetse dutangira no kubategurira nabo byo natangiye mvuga, amahugurwa, kubafasha kumenya kuba ari igishoro, kubafasha kumenya gutunganya neza umusaruro, kwirinda abamamyi, ndetse hari n'ibindi bikorwa byagiye bikorwa mbere, kureba uburyo zimwe muri izo mboga zibasha kumishwa zikabikwa, nabyo byari byaratangiye, ku buryo twibwira yuko tugiye gukomeza gukorana nabo, tutazongera kugira ikibazo cyo guhura n'umusaruro uboneka ugasanga amasoko ntari kuboneka uko bikwiye. Mwebwe iyo murebye ibyo bintu byose muba mwakoze, urumva biranaba bibafata umwanya kujya gushaka abafatanyabikorwa, gushaka abaguzi, kubaganiriza, kubereka ahantu diriri kugira ngo nabo bajyeyo barebe, mubereke, mubakangurire kwitabira cyangwa no kuzagurira abo bahinzi. Ni ibintu bibafata umwanya, ayo mahugurwa bafata umwanya, bafata n'amafaranga, kuzajya gusura wa musaruro ngo murebe niba unameze neza, nabyo ni akandi kazi. Ariko se ibyo byose nyuma yo kubikora mubona umusaruro uva muri ibyo bikorwa byose mwakoze kugeza ku nyungu ku muhinzi, murayishimira mukavuga muti rwose ibintu twarabikoze kandi twagize neza, ederi twakwigurira agacupa? Turabyishimira kuko ugereranyije mu myaka yashize
uko ibibazo byari biteye ukareba n'uyu munsi uko bimeze, ntabwo umuntu yavuga ngo bimaze gukemuka 100%. Ibibazo biracyahari, nuko hajemo ikindi kitari kitezwe cy'iki cyorezo cya covid, kikaba ari cyo gisa nkaho cyasubije ibintu rudubi, kuko nkuko mubizi ibikorwa byinshi byarahagaze, cyane cyane iby'ubucuruzi, ya ubucuruzi bw'imbere mu gihugu, ya ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Akaba ariho uyu munsi wenda mubona hari icyo kintu cyo gisa nkaho wenda hari ibyo bihingwa bishobora kuba byaragiye bigira ibibazo. Ariko usubiye imbere gatoya, mbere y'ukwezi kwa 3 2019, ukareba kuri ibyo bihingwa nari maze kuvuga, ibintu byasaga nkaho bimaze gufata umurongo. Ariko nubwo n'icyo cyorezo cyabaye, nubundi nta bintu bidasanzwe byabaye, habayeho kubura amasoko ku bihingwa bimwe na bimwe, ariko hagiye hakorwa icyo nakwita uburyo budasanzwe byo kubasha gushakira ibisubizo, bikaba bigenda bikemuka gahoro gahoro. Arakoze cyane Madame Gaudence. Tugaruke rero kuri Gilbert, mbibutsa ko turi mu kiganiro ubyumvute, turimo turagaruka ku nsanganyamatsiko igira iti igihombo cy'umuhinzi kibazwa nde. Impamvu twatekereje iyi nsanganyamatsiko nyabona nabibabwiyeho nuko yako twagendaga tubona koko hari ibikorwa, hari imbaraga nyinshi zishorwa mu buhinzi, ariko noneho wajya kureba umusaruro uvuyemo ukabona ni na mwinshi, wenda ni mwiza, hari abavuga ko ubutujuje ubuziranenge, turaza kubireba, hari n'ubumeze neza ariko ari abagurirwa ntibishyurwe, ugasanga umuhinzi aheze mu bibazo by'ubukene kandi yarahinze ndetse n'umusaruro we warageze mu nganda, ari ababura babagurira bigahera mu gitaka, ibyangirikiramo n'ibigi byononekara, ugasanga arahombye kandi yarashoye amafaranga yamuvunnye kuyabona. Nibyo rero turimo tugarukaho, ariko twatangiye tureba igikorwa kugira ngo umusaruro uboneke, batwerekaga n'inzira byateguye kugira ngo rwose icyo kibazo gikemuke. Ariko tugaruke rero kuri Minagri. Uriya Minagri igira uruhare, nubwo na Minicom yatubwiraga ibyo ikora, ariko buri ministeri bifite mu uko bagenda bunganirana, buri bose bafite ibyo bakora. Turi kumwe n'inzobere mu bijyanye n'umusaruro, aho rero dushaka kugira ngo turebe ese uyu munsi umusaruro uboneka ufatwa neza koko nkuko inshingano zanyu zibivuga. Umusaruro mubona uba ibintu byose bimeze neza cyangwa mubibona mute mwebwe? Murakoze. Mu by'ukuri iki kibazo mutubaje ni cyiza, ariko mu by'ukuri ni urugendo utabyuka uvuga ngo naryamye bimeze gutyo buracya byose mu gitondo byarangiye. Turizera yuko aho twavuye naho tugeze ibya byose hari ikigaragara. Urugero nabaha, nk'ubu ngubu dufite ibikorwa tumaze iminsi dushoramo imari, cyane cyane byo gufata neza umusaruro w'ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Nimba munayireba mu myaka yashize mwasanga dufite ikibazo iki gihe abaguzi bavuga ngo ibigori baduha bifite ikibazo cya aflatoxin, uruhumbu, ariko muri iki gihe nta kikivugwa. Musigaye mubahe bitera byageraga uruhumbu byeze none ubu ntibikera. icyo ngicyo nacyo numva nagaciyemo. Yes, nagaciyemo. Ubu ngubu ikijyanye n'uruhumbu gisa nkaho gitangiye guceceka. Ibyo ngibyo byatewe na investment cyangwa se imbaraga zashyizwemo kugira ngo tubashe kurwanya icyo kibazo gihari. So nimba nibuka neza ari nk'abaguzi banini, kuko no cyane dupimira tureba ko ibyo twakoze byatanze umusaruro mwiza. Harimo umuntu akubwiraga ati giye ibigori dusye hano mu ruganda, ubundi 20% ibyo twakoraga imbere mu gihugu, ibindi byose twabikuraga hanze bitewe nuko ibigori bitabuze, ahubwo ko ibigori byabaga byarize gute byaragabanutse. Ariko ubu ngubu iyo atubwira ko byabaye inverse. Ubu ngubu nibura nka 80-90% by'umusaruro bakoresha, nibura ubu ngubu wose barawuguze. So natanga urugero nk'umuguzi munini dufite witwa AF, ejo ndatubwiraga yuko nk'ibigori bateganya kugura umwaka wose, uyu mwaka turimo 21, kuva mu kwezi kwa 2 kugeza mu kwezi kwa 3 bambwiye ko bageze ku kigero cya 90% bagura. So bavugaga ko ubugori birahari kandi byiza, ariko nkuko mubibajije ntabwo twavuga ngo twageze iyo tujya. Urugendo ruracyahari, hari ibigikorwa, hari plans zigihari, wenda uko ubushobozi bugenda buboneka n'imyumvire y'abaturage iko igenda ihinduka uko tugenda tubigisha. Turizera ko ari igihe tuzagera tukumva tugeze wenda ku rwego rushimishije, ariko kugeza ubu ngubu hari ibyamaze gukorwa kandi byiza, ariko hari n'ibindi tugomba kugera tutarageraho. Uduhaye urugero rw'ibigori, ku bindi bihingwa se? Uranavugaga ibigori wenda ko nibyo nibanze ko wenda nibyo ubu ngubu turimo gusarura, ibindi bisa nkaho byashize mu mirimo byinshi. Ibigori ubu ngubu nibyo bigeze nko kuri 70%. N'ibindi hari byagiye bikorwa, kuko nakubwiye yaba umuceri, nubwo umva bavuga ngo hari umuceri nibura umaze amezi 2 za Rusizi, ariko bakaba tugata umuceri watuboreyeho, hari byakozwe kugira ngo nibura ububikitse ayo mezi angahe utarangirika. Ubu dufite ibigori maze amezi 2 muri za hangari,
bitarangirika. Mu minsi myaka yashize batwerekaga ibimerera mu mirima, ariko ubu baratubwira ati biri mu bwanikiro, hari ibiri gukorwa, hari ibyakozwe ku miceri, ku mboga n'imbuto nk'uko mwagiye mubivuga, hari ibikorwa nubwo bitaragera ku rwego rushimishije leta igenda ishyiraho ibijyanye n'ibyuma bikonjesha, ibikorwa bitandukanye byo gufata neza umusaruro. Nibura nk'uko mwabivuze uburyo dukora na Minicom, so turavuga ngo ku isoko hakenewe ibiribwa bimeze gutya na gutya, natwe tugasubira inyuma noneho tugatangira gushaka ibyo dukora kugira ngo tubashe guhaza rya soko ibyo byifuza. Hari ikintu uvuze uti ibyuma bikonjesha, ndagira ngo hano tuhagaruke, kuko ku bantu b'imboga cyane cyane amoko yose atandukanye y'imboga bagaragaza ko bafite ikibazo, kubera ko iyo inyanya zeze umuntu arabimenya mu isoko, usanga banazimennyemo kubera ko nyine ntafite ahari bijye kuzishyira, ni ukuvuga ngo arazitangira makeya, n'izibura uzigura arasigamo igitebo yigendera kugira ngo agende kimuvuna kandi nta kintu ari bukuremo. Niko binagenda no ku bindi biribwa byose, cyane cyane imboga, kuko zo zifite ukuntu iyo zeze uhita ubibona rwose, ujya guhaha amafaranga wakoreshaga wakubeshya ugaha ibyo wari usanzwe, ibiciro wari usanzwe uhahiraho, ukabona ko utari bubashe no kubiterura, hakaba ikindi gihe ugenda ugasanga uri butware mu kambaraje gatoya. Nkavuga nti ibyo byuma bikonjesha dufite bingana gute mu gihugu? Simfite imibare neza, ariko biri hejuru ya 50. Ibyo mvuga ni biri ku rwego rw'abahinzi ku masite, ariko icyo nari ngiye kuvuga nk'uko mwari muvuze, ntabwo ibiciro bigwa kubera yuko babuze ibyuma byo kubishyiramo. Mu ncamake n'uvuga ngo iyo umuhinzi ahinze cyane cyane imboga, buriya ahinga imboga avuga ngo reka nzihinge nizera nzagurishe nkuremo amafaranga njye guhinga ibindi mu gihembwe cy'ihinga. Nta muntu uhinga avuga imboga ati genda ndahinga inyanya zanjye nzazibika mu byuma bikonjesha amezi 2-3 ashire. Ibyo byuma abahinzi babigeraho byoroshye cyangwa bifite inzira bicamo? Ntabwo icyo cyuma rwo nagivuze, yenda nahereye ku cyuma, ariko hari ibikorwa bitandukanye. Hari n'ibyo umuhinzi ku rwego rw'iwe rw'ubushobozi ashobora kwikorera, ariko ibyuma kenshi usanga tubiha ahantu hari nk'abacuruzi banini, wundi ushaka kugenda akagura imisaruro y'abaturage akayikushingiriza hamwe akaba yayishyira muri ibyo byuma. Kuko nanone nujya kugifata ukagihambira ku muturage ufite R1 R2, icyo gihe nacyo kizamubera impfabusa, izaba idle asset. Aho rero mpise nibaza tukiri aho dukomeza tuganira kuri ibyo byuma, kubera ko niba bifite abacuruzi, nyine abacuruzi baragenda barangurira umuhinzi. Turimo turavugira umuhinzi hano, ntabwo turimo tuvuga umucuruzi, twagize n'ibiganiro bivugira abacuruzi, nabyo tuzanabigarukaho. Ariko uyu munsi niba agiye nejeje inyanya ntafite uko ndi buzibike, wenda ndimo natanga urugero rw'inyanya, ariko nicyo kimwe n'imiteja, nicyo kimwe n'intoryi bucya zahishije, nicyo kimwe n'ibindi byose, ntafite ukuntu ndi bubibike, wa mucuruzi araza mpayashaka, kubera ko nyine birahara ahantu hose, ntabwo byabuze bya bindi bya loi de l'offre et de la demande. Ni ibintu bihari mu bucuruzi, iyo ibintu bihari bishakwa cyane, nta bantu benshi bifite babigura, birangirika cyangwa se bikagura makeya. Iyo byabuze bigahenda, niko bisanzwe n'ubuzima. Wenda hashobora kubaho ama exception kubera ko buri bantu bafite uko babigenje n'igihugu gifite uko cyabigennye, ariko uragira uti ibyuma twabihaye abacuruzi, nibyo koko baragenda bagurira umuhinzi ku mafaranga makeya, bagende kuko bazi ko bari buze kubibika, bazafata n'igihe kinini babiducuruzaho. Hanyuma noneho wa muhinzi wo hasi udafite n'uburyo rubike wa musaruro, ntabwo ari bwihanganire ko umupfiraho, ayabona arayatanga ati none se nagira nti nibyanga inyanya ibijumba bihabwa amazina bigiye mu isoko tujye tubisangamo abana bimenyemo, cyangwa ubigura biri cyangwa ubyihorera. Usanga umuhinzi nta aho, ndagira ngo menye iyo mufashe icyuma mukagiha umuhinzi, kuki muri mutavuga muti tugihaye koperative basi ifite nka hegitari zingahe hingaho? Iyo tuvuze umuhinzi na koperative yaje muri uwo muhinzi, ariko icyo tuvuze ndavuga umucuruzi. Iyo mvuga umucuruzi, ushatse gufata neza ubuhinzi, ntabwo ushobora gufata ngo uvuge ngo rareba umuhinzi wenyine gusa ari ushoramo imbaraga. Biba ari byiza yuko ufata value chain yose kuva ku muhinzi kugeza kuri wa muntu uzakoresha bya bihingwa. Ni ukuvuga ngo buri wese akeneye kubakwa kuri iki kigero, kuko nk'uko nabivuze hari ibikorwa remezo bishyirwa ku rwego rw'umuhinzi, hakaba ibikorwa remezo bishyirwa ku rwego rw'abacuruzi. Ku rwego rw'abahinzi rero dufitemo abahinzi bahinga ku giti cyabo, ari umuntu ufite arimo, ariko dufite n'amakoperative manini afite ubushobozi bwo kubana cya cuma yakira uti yakigurira cyangwa se yanagihabwa bakabasha kugikoresha, abo turabibaha. Ariko iyo tubonye ari wa muhinzi umwe weza umufuka umwe, imifuka ibiri, cyo gihe ahubwo dushishikaza yuko haza umucuruzi ufite imbaraga, iba akabakuraho ya misaruro ku giciro cyiza nk'uko babivuze, bagenda basetinga ibiciro. Iwe noneho kubera ko afite ubushobozi bwo gukusanya misaruro, akaba yayifata igihe kirekire. Ibyo nibyo dushoramo imbaraga. Ntabwo wafata uyu munsi nta musaruro ucyangirika kubera ko ibyo byakozwe, cyangwa se tugereranyije uti niba twarizaga toni simbizi miliyari ya toni mu mwaka, uyu munsi miliyari ibiro wenda 500 nibyo byangirika. Byo mfashe urugero ruri bizarre, ariko nyine ni urugero. So urakoze, icyo kibazo ntago nagisubiza ngo ese ngo urabona ngo ku bwawe nta musaruro wangirika, icyo ngicyo ugiye kubeshya.
kuko nabikubwiye nabwiye ni urugendo dufite ibyo twakoze ariko ni plan z'ibigomba kuzakorwa bindi ntabwo wabyuka umunsi muri iki gitondo uvuga ngo nta musaruro uzongera gutakara kwangirika uretse no mu Rwanda n'ahandi ku isi hose abari urugendo rurerure bisaba na investment zindi. So nkuko bivuze imibare mbere yagaragazaga yuko nibura umusaruro wangirika wageraga cyane cyane ku bigori avugaga muri za 2015 ariko ku bungubu kugezaho isezo ishize cyangwa iturimo twabonaga bivaria kuri 5 hagati ya 5 n'10 ubwo 5 20 ni kwijana. Yes ni kwijana. Iyo uvuze kwijana rero twebwe tubyikondera mu buryo bw'amatoni n'amantozi kubera ko biraryoha kubyumva 5 kwijana bya kangahe se biratucanga. So iyo ufashe umufuka ibiro 100 kavuga 5 kwijana ni ibiro 5 ibiro 95 umuntu akabitwara 5 akaba bitakara. Yes. Bango umuntu wejeje ibiro 100 ibiro 5 bayiteguye ko ribize kwangirika. Ntabwo ari abantu bose wagerageje kubifata neza kuko nubwo navuze ngo gufata neza nakubwiye ko mbere tugitangira n'uruhererekane hari uruhare rw'umuhinzi hari uruhare rwa leta n'uruhare rw'abikorera. So uwagerageje gukora ibishoboka ngo afate umusaruro birashoboka ko wose yawurengera ariko utagerageje kubifata neza bishobora kujya gute hari ushobora kugucika. Abo navuze nk'uruhare rw'umuhinzi araho tudashira ibikorwa remezo kuko ntabwo uzabona buri muhinzi wese uhinga mu Rwanda nimba tuvuga ngo abantu benshi barahinga muvuga ngo leta izabona uburyo kugenda bibakira buri muntu wahangare ariko dufite uburyo dushikariza abahinzi kwishakamo igisubizo nibura mu bushobozi bw'uke bwiwe akaba yakwikorera uburyo bwiza kandi buciriritse bwo gufata neza umusaruro wiwe hatanize ko leta igiye kumobiliza amafaranga menshi cyane umuntu akaba yakwibakira akantu gatoya kajyanye n'ubushobozi bwiwe akagera gute agashiraho uburyo gufata neza umusaruro. Hanyuma rero ni ikiganiro byumva utereka mbere yuko mbakira isaha yanyu yarigeze rekana nakire gato yo muntu wo muri Minicom hari ibintu rero Gilbert atweretse ibikorwa byakozwe kugira ngo ibintu bye kwangirika. Uyu munsi ntabwo wenda ndibuze kuvuga ibirayi kuko wa mugani wawe hari uburyo byafashe ariko reka duhere ku muceri mu minsi yashize rwose nta n'igihe kinini ngira ngo ni impera z'umwaka ushize umuceri abantu bikirehe bagaragazaga kuri mu baboreraho barawusaruye barahunika urimo urabora nta kintu bafite kuva turabigenza gute twabuza abaguzi abandi bati twawuhaye abaguzi inganda zifite ibi umusaruro wacu nabyumvaga mu majyepfo hari uruganda ruba niba atari Nyamagabe ni Nyaruguru ruza rukagura umusaruro w'abantu benshi batandukanye ariko ntibabishyura ugasanga abantu bari mu madeni kandi abantu batwariye umusaruro none nkavuga nti uyu munsi ibyo bintu bigenda gute ngo bibe kandi numva ibikorwa rwose bishamaje ibintu ari ubutengamare. Urakoze Anne Marie mu by'ukuri ngira ngo icyorezo cya covid cyateje ibibazo navuga ngo mu nguni zose z'igihugu cyane cyane no ku bucuruzi. Nari nabisobanuye yuko mbere ya covid hari ahantu twari tugeze ntabwo twari tukigira ibibazo by'umusaruro wabuze abaguzi ntitwari tugira ibibazo by'imisaruro yazize mu mastoke nk'uko bivuze mu minsi yashize twari dufite ikibazo cy'umusaruro w'umuceri abahinzi bari bafite utarabasha kugurwa. Ikibazo rero nuko inganda zari sanzwe zibagurira nabo ubwabo batabashije gucuruza. Ngira ngo mwari muzi neza yuko amashuri yari yarafunze ibigo by'ubucuruzi amaresitora amahoteli byarafunze. Nkuko mubizi igicuruzwa n'uhererekane no kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma bigenda bigaca kuri abo bantu bose natwe bikatugeraho nk'abaguzi ba nyuma. No kuvuga ngo iyo hagati aho habaye ikibazo cyuko umwe cyangwa babiri bari hahandi hagati batabashije kugurisha biragoye kugira ngo nabo bahindukire bajye ku muhinzi bagende bamugurire. Mu by'ukuri nicyo kibazo cyahabaye kubera ko inganda zacu nabo ubwabo amasoko yabo asa nkaho yagabanutse cyane ku buryo usanga umuceri bari bafite n'ubundi mu gihembwe cy'ihinga cyari cyabanje bari bacyufite kuko hamwe bagurishaga ku bigo by'amashuri ku mahoteli ku maresitora ntabwo babaguriye kuko nabo ntabwo babasha kubikoresha ku byo bikorwa byari bifunze. Ariko ikiza cyabayeho nuko no kugeza n'ubu ngubu ni ikibazo kiri kwigwaho ndetse kiri gushakirwa umuti urambye mu nzego zibishinzwe. Twibwira yuko mu minsi iri imbere bizakemuka ndetse hari umuceri mwinshi wagiye ugurwa ariko nk'uko mubivuze ntabwo abahinzi bagiye bishyurwa kashi kuko wasangaga urwa ruganda rugiye kumugurira nawe ubwe hari uwagifite
ariko bikaba ngombwa yuko agenda akagura, bigasaba yuko bahumukopa niko nabyita, nawe agategereza kugurisha kugira ngo agaruke agurire umuhinzi, cyangwa se nawe ugasanga nawe aracyishyuza hahandi yari yarabitanze bataramwishyura. Ariko ikibazo kirimo kirakemuka, abagira ngo nizeza abahinzi yuko mu gihe kiri imbere icyo kibazo kizaba cyakemutse burundu. Aha, uti umucuruzi akaza akabona ko nta mafaranga afite akagenda agakopa, ariko nibuka ko hari ikiganiro tweze gukorana mutubwira uburyo umuntu ubundi ugomba kujya kwemererwa kugurira abahinzi umusaruro ari umuntu ufite ubushobozi bwo kugura uwo musaruro wabo, atari kuvuga ngo umuhinzi arakuguriza aragukopa ugenda ucuruze numara kubona inyungu umugarurire. Ni ukuvuga ngo urimo uracuruza umuhinzi ubwe n'umusaruro urabacuruzanya bombi. Ni ukuvuga ngo ubundi umuhinzi wagombye guterura umusaruro we aho yawushyize umaze kumwishyura, bityo nawe akajya kwikenura. Nagutegereza ukabura abaguzi bizagenda gute? Uzambwira ngo umusaruro wenda ukugaruriye hashize amezi 3 6 angahe? Ntabwo bishoboka. Nkavuga ni kubera iki ibyo bintu byabaye, kandi tuzi ko muri principe nyine umuntu ugurira umuhinzi yagombye kumusigira amafaranga nawe akajya gucuruza. Ariko ngira ngo naye nagisobanuye ni ingamba zidasanzwe, kuko inganda zongeye kugura mu by'ukuri nabo ubwabo nibyo bafite byaye bisaga nkaho bitararangiye. Zongeye kwikopesha. Ntabwo zongeye kwikopesha, ahubwo bari baraguze. Navuze ko ari uruhererekane, baraguze baracuruza barabishyura, ndetse nabo ubwabo stoke zabo zari zigihari kubera ibibazo byari byabaye. Ariko kubera ko umuceri wagombaga kuva mu baturage, byabaye ngombwa yuko za nganda zigenda zikagurira umuturage mu gihe zitegereje nazo kubona ubushobozi bw'amafaranga, yaba ari ugusaba inguzanyo mu banki. Zaramwishyuye se? Ubwo zarikopesheje. Rwanga inganda zacu zarajya zikopesha ku muhinzi, ubu muhinzi aricaye aricira isazi mu jisho kandi yarahinze, kandi umusaruro atawureba n'imbere ye, nibura ngavuga ati wampombeyeho nkufite. Nubura abaguzi bizagenda gute? Ntabwo wabura abaguzi, kuko nkuko twabivuze ubushobozi umuhinzi aba afite bwo kubika umusaruro we buba butandukanye n'ubwo uruganda rufite. Kandi nkuko twari turi mu bihe bisanzwe, buriya aho kugira ngo umusaruro wawe urebe hariya, byibura waba ufite icyizere y'uko hari uwawutwaye nawe uri gushyiramo imbaraga kugira ngo abone ubushobozi bw'amafaranga agaruka kwishyura. Basinyaga amasezerano se muri butiki ugiye gufata ideni, ubwira umuntu kazungu cyangwa ndi ukamubwira utari ko burya nguriza impiki nzishyura igihe kiniki. Abahinzi batanze ibicuruzwa umusaruro wabo bafite amasezerano igihe bazishyurirwa, cyararenze ntikiragera, nibitaboneka bizagenda gute? Hari amasezerano ari clair hariya, cyangwa se nyatoneje umuntu umuhinzi aravuga ati erega burya nawe wundi batubwiye ko batwaye ntiwaguzwe, none baratubwira ko batazatwishyura. Amasezerano yo aba hari y'ubugure, kuko uri umucuruzi waba uri umuhinzi uri n'umucuruzi, ntabwo waterura ibicuruzwa byawe ngo ubihereze umuntu nta masezerano mugiranye, nta n'igihe runaka mwumvikaneho cyo kugura. Ari nabyo dukunze gukurikirana cyane, kugira ngo iyo ayo masezerano atubahirijwe twegere umuguzi tumubaze se wagize ikihe kibazo, ndetse tunamushishikarize kwishyura umuhinzi. Birakorwa, bijya bibaho yuko rwose no mu bihe bitari byajyaga bibaho, ugasanga yaba umucuruzi ku giti cye yaba uruganda habayeho amasezerano y'ubugure, ariko igihe kikagera cyo kwishyura kikarenga, wakurikirana nenda ugasanga uwo muguzi runaka cyangwa urwo rwanda runaka hari ibibazo byagize, cyangwa se hajemo n'ubushake buke mu kwishyura. Ariko igihe kinini aho twagiye tubasha kubahuza tukabumvikanisha, abaturage bagiye bishyurwa ku gihe. Nk'abari uyu munsi batari bishyurwa bafite gahunda yo kuzishyurwa ryari? Duha urugero rw'ahantu ushaka. Bisaba ko nitumenye utarishyurwa kugeza ubu. Oya, watubwiye neza ko hari inganda Gilbert, ihangane gatoya. Nuvuga ngo niba hari abantu bakopye umuceri wabo, nuvuga ngo barahari, barishyuwe cyangwa ntibarishyurwa. Niba batarishyurwa bazishyurwa ryari muri ayo masezerano mwatubwiye ko abahari? Nakubwiye ko ni kaparka. Ni ukuvuga ngo ntago uyu munsi mfite kese y'umuhinzi warekaramye, ariko iyo arekaramye tureba uruganda, kuko ubundi nuko haba habayeho uburyo budasanzwe, ariko ubundi aba ari ubwisanzure mu kugura no kugurisha. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo ntabwo dusinya ku masezerano yo kugura umuhinzi agirana n'uruganda cyangwa n'umucuruzi, kuko akenshi baba basanzwe baziranye, baba basanzwe bagurirana. Ntago batwitabaza rero buri gihe ku buryo ari case umuntu aba ateretse ku meza. Ni ukuvuga ngo barumvikana, habaho ko rwose igihe cyo kwishyura cyagera bakanagura, twe ntitunanabimenya. Ariko iyo habayeho uko wenda kutubariza amasezerano, kuko hajya habaho nuko umucuruzi cyangwa se uruganda rusinya amasezerano yo kugura umusaruro, igihe cyagera cyo kuwutanga umusaruro ukabura.
koperative ikawubura cyangwa se umucuruzi ku giti cye ukabura. Ni ukuvuga ngo nacyo icyo gihe iyo kibaye natwe ubwacu turentervena, ariko akenshi usanga kubera imikoranire myiza bafite bitangira bikanarangira nta ruhare tubigizemo. Baraza kutubwira. Gilbert arimo arasaba ijambo ariko telefone nazo zirahari, buriya ntiwakwihangana twitaba nk'abantu nta kibazo. Tureka twitaba abantu tutaza kubanigana ijambo ko minota yabo tumaze kwiryaho mikeya, noneho nitumara kubitaba twumvise ibitekerezo byabo nka batatu butigwera kuri telefone 5 niba zihari, hanyuma tuze gukomeza. Uwa mbere aragiye 0788 Ketire Dalo cyo 0788 izo ni telefone ebyiri muri 5 ubwo hasigaye 3. Alo wiriweho? Mazute turashima Imana. Urinde uherereye hehe? Naringize ngo ni kuri mpamagaye. Warugize ngo ni? Warugize ngo ni hehe? N'ubundi ni Ketire Radio uhamagaye. Ngaho tubwira igitekerezo cyawe. Turakumva. Icyo nenda kubaza. Urinde? Isidori mu karere ka Gatsibo. Yego Isidori. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Ikibazo nuko iyo minagiri iri mu kutukangurira iby'ubuhinzi, twumva dufite ubuyobozi buduhagarariye, ariko nyamara twamara kwezi ugasanga utandukanye cyane na Minisiteri y'Ubuhinzi. Bakaguha nde? Ukabona nta muntu baza, nta n'uwo wenda kwereka ikibazo cyawe, ariko bakora kugera igihe cyo gukenera imbuto bakaguhuza n'abacuruzi. Ngewe nkabona nibura icyifuzo cyanjye nuko nibura bagerageza nk'ibigo bikenera imyaka ituruka ku buhinzi byakora amadepo, cyane cyane nk'ibigo by'igisirikare, ibigo by'amashuri bigakora amadepo, bigashyiraho abacuruzi baza kugurira mu cyaro imyaka yeze, bakajya gukora amadepo. Ariko hagati ya minagiri n'umucuruzi, hagati y'ikigo runaka n'umucuruzi, n'umuhinzi hatagiyemo umucuruzi, nibura bari abahinzi baramutse bagurishije na leta cyangwa na biriya bigo by'ibisirikare cyangwa ibigo by'amashuri, na wa mucuruzi ushaka kujya ku depi we yagendera ku biciro bya babandi baje kugurira aho bagurira leta cyangwa bagurira ikigo cya gisirikare cyangwa bagurira ibigo by'amashuri. Iyo hajemo umucuruzi bigenda gute? Iyo hajemo umucuruzi waraza akiba umuturage, nk'ubu ikiro cy'ibigori turimo kukigurisha 150 na 140, kandi nyamara ejo bundi abanyeshuri bamara gufungura uzasanga gihagaze 350. Ubwo se urumva umuturage azazamuka ate? Ko aricyo gituma ubona umuturage agira ngo ageze mu mujyi nk'i Kigali bakavuga batura n'umuturage, kubera ko icyagatumye ahinduka mwiza akaraba cyagiye ku mucuruzi, nta kintu na kimwe yabona na kimwe. Uko ubwaba wumva rero ikiro nk'ubu uyu munsi barimo bakigurisha 150, nibura bareke kigere kuri ayo 300 watubwiraga, nibura cyakabaye kigura nka 2.5. Noneho umucuruzi, umuhinzi nawe akabona imbaraga zo kugira ngo yongere ahinge, kuko umucuruzi asarura yenda kongera guhinga. Ubwo se ubara 250 ugendeye kuki? Ngendeye ku mvune tuba dufite, nk'ubu tujya guhinga dushyizemo amafumbire, tugashyiramo n'ubuhinzi. Ikiro cy'ifumbire kigura ngahe? Mu gusarura tugakoresha abakozi benshi nanone dusarura. Yego. Noneho mu kujya kugurisha ugasanga amafaranga washoye mu guhinga n'ubu nayo urimo gusarura ugasanga nta mahuriro, kandi ukeneye kongera guhinga. Urakoze cyane. Isidora duha igitekerezo cyiza cyane, anasobanuye ibintu neza, turaza kongera murakigarukaho. Reka twitabe telefone ebyiri zisigaye 0788 Ketire Dalo. Alo uyu yarangaye, amahirwe aramucitse, ariko reka dutange indi chance. 0788 0100 Ketire Dalo. Alo ntabwo nzi ukuntu byagenze. Harabura telefone imwe rero, nabivuze ngo utange chance kuko zari ebyiri, ubwo haraburaho telefone imwe yonyine, hanyuma yaba ibonetse tukabakira bakagira ibyo bavuga ku byo batubwiye cyangwa ku byo babajije, noneho tukongera tukakira ikindi cyiciro.
Ketire Dalo. Izi telefone zibaye iki? Okay, twagiye. Gilbert hari igitekerezo ashaka gutanga mbere, reka mbanze musubize umuhe umwanya banze atanga igitekerezo cye, hanyuma tubone kugaruka ku kibazo cya Isidore. Murakoze. Nashaka kuvuga ku byo mwari mubajije. Mu by'ukuri reka dutanga amakuru ameze gutya, ntabwo abahinzi bikopesha imisaruro yabo. Ngo umuntu agurisha areza akagurisha umusaruro wiwe, bagombye kuwukura hariya musigiye amafaranga yabo iyo yakoreye. Ahenshi nimba harabaye n'ikibazo ni hamwe na hamwe, kandi ahenshi usanga ubundi bakora mu buryo bumeze gutya. Araho usanga babaha avance y'umusaruro, akenshi bigaterwa nuko kuko dufite ibigo binini bigura umusaruro, ku buryo bagiye gura umusaruro ntabwo bashobora gufata umukozi ngo agende yikoreye amafaranga mu bikapu. Bivuze ngo aragenda agasinyanya abafitanye amasezerano na koperative, bagatwara umusaruro bakajya gukora procedure zo gutransfera amafaranga, ku buryo amafaranga usanga amara nibura icyumweru kimwe, iminsi 3 bakaba babishyuye. Ariko nese wasize wishyuye icyo navuze cyo aba yasize atanze avance, ariko no avance ntago ari no vangwa niba iri cupa ry'amazi rigura amafaranga 500 ukaza ukambwira uti mfite desa ariko abarizo mba nguhaye 300 nzayazana icyumweru gitaha, nagukopye 300. Mu yandi magambo, abahinzi niba umucuruzi avuga ngo agiye muri procedure z'amafaranga, naza rero umusaruro akeneye ukungana, abarura imisaruro, abarura abahinzi, abarura uburyo azabishyura, agenda bikora namara kwikora zatwara umusaruro. Kubera iki habaho ko abanza akawujyana akajya kubitegura byose awufite, kujatabanza ngo abitegure hanyuma azayatware? Nicyo nshaka wenda tubaze tukivuge cyumvikana neza. Ntabwo abahinzi bakopesha umusaruro, nimba binabaye nkuko yabivuze byatewe na kesi ihari ubu ngubu aba, ariko muri condition normale abahinzi benshi umuntu agurisha umusaruro wiwe bagasiga amusiga amafaranga. Niyo habaye ibyo kwikopesha cyangwa ibyo kwatwara akatanga nyuma, ni hake hashoboka. Ahenshi usanga wenda baraza kutubwira nkuko yabigarutseho, nimba byatewe nizo zitezi yavuze cyangwa se icyo kibazo cyabaye. Ariko ahenshi na mbere ya covid ibyo byose twarabyakiriye, nagaruka mbere tukoze ibiganiro ku buhinzi byabayeho, n'ubu nibaza guhamagara barabyiyemereza, reka mbe mbiretse bibaharire, nimuna bishaka turabaha n'ibimenyetso by'inkuru zagiye zikorwa zigaragaza ko abahinzi batishimiye kuba bari mu bukene kandi barahinze, kandi rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kubagurira umusaruro watengamaye, cyangwa niyo batarawugurisha. Ibyo biramurira no vuga ngo we business yawe ni yawe, je ntago nzagenda kuri business ukora, wagombye kungurira umusaruro wanjye ukanyishyura bikarangira. Ariko reka tugaruke kuri iki cya Isidore. Isidore aragira ati ibigori no munsi, kubera iki ibigo bikomeye bya bindi tuba dutegereje n'ubundi, yaba ayo mashuri akagira uburyo bwabo bwo kubika umusaruro, yaba ahantu hirya no hino ahantu hahurira abantu bakenera n'amafunguro, ku buryo wa musaruro w'umuhinzi nibura bawumugurira, noneho bamara kuwugura babacuruzi basigaye nabo bakagura. Wa mugani kuki najya kugura ku mucuruzi waguze hariya kandi ari mfite ishuri nshobora kujya kwigurira mu cyaro nkagura n'abaturage? Bizitwa ku mama se? Godanse reka dufashe. Murakoze. Mu ruhererekane nyongeragaciro rw'igihingwa icyo ari cyo cyose habamo abo twita abafatanyabikorwa batandukanye. Ni ukuvuga kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma, bitewe n'ubwoko bw'igihingwa ushobora gusanga harimo abantu barenze 2 cyangwa 3. Mu by'ukuri ngarutse ku Isidore yavugaga, nakwita yuko aba bantu yita abacuruzi batanga aya mafaranga 150 cyangwa 140 n'abita abamamyi, kuko iyo ibigori byeze cyangwa se ikindi gicuruzwa haba harabayeho gufatanya n'abahinzi kubara igishoro ndetse no gushyiraho igiciro ntagibwa munsi umuhinzi yakabaye agurishaho umusaruro we. Ibyo birakorwa bigatangazwa, amakoperative akabimenya, ndetse akenshi tukanabisaba no kubimanika ku cyiciro cya koperative kugira ngo umunyamuryango wese ndetse n'undi muhinzi uri hafi aho amenye amafaranga make atakabaye ajya munsi, bityo wa mucuruzi wa mumamyi umugeraho atamwubikaho urusyo akamubeshya ko ibigori byabaye byinshi cyangwa se umuceri wabaye mwinshi cyangwa se ibirayi, akamuha amafaranga makeya. Ariko nkuko systeme bimeze, aba bamamyi baracyagaragara mu bucuruzi, baracyahenda abahinzi. Ubu za Gatsibo ikiro cy'ibigori kigeze kurangahe hano Isidore ari?
Ikiro cy'ibigori twagitangaje muri rusange. Ibigori bihunguye byumye neza bifite ubuziranenge ni amafaranga 220. Ibigori biri ku gitiritiri ni amafaranga 260. Ni ukuvuga ngo niba koko hari abantu babagurira kwa aya mafaranga ni make cyane, baba babunamaho. Ariko birahari, abamamyi barahari, dukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo nabo badufashe. Tusaba yuko umuntu wese uza kugura umusaruro agomba kuba ari umucuruzi wemewe, ufite icyangombwa kimwemerera gucuruza, ndetse akaba agomba no kubahiriza bya biciro byashyizweho, kubera ko aya mafaranga abari ntagibwa munsi. No kuvuga ngo uyagiye munsi wese aba yiba umuhinzi, kandi iyo bigaragaye agafatwa arahanwa. Ngira ngo byibura mbonereho n'aba bahinzi ni nacyo tugenda tubigisha no mu buzima busanzwe, ikintu cyitwa kumenya kwihagararaho. Kuko ikibazo usanga ntabwo ari mu bigori gusa, ni mu bahinzi bacu muri rusange, ariko batangiye kubyumva. Usanga kenshi igiciro kizanwa nuje kugura. Twagiye tuba amahugurwa atandukanye, tukabaha urugero, twavuga tuti iyo ugiye muri butike ntabwo ugenda ngo ubwire umucuruzi wa butike uti ndashaka isukari ariko ndaguhereza amafaranga 500, kandi we wenda we yashyize ku 1000, ntiyabikwemerera. No kuvuga ngo ikintu tugenda tubafasha ni ukubasha kumenya, nkuko mwari mubibajije, nashoye angahe, ese narenza hangahe kugira ngo mbashe gucuruza nunguka. Ibyo rero mu gihe cyose uje kugura ari ukuzaniye igiciro, ari nawe ukuzaniye n'umunzani, ko nabyo biraba, azashaka kuguhenda kugira ngo nawe yiyungukire byinshi. Nkuko yifuzaga rero, ibi bigo birahari, nabyo biragura, ariko mu rwego rwo kugira ngo hatabaho monopole, cyangwa se nako umuntu aze asa nkaho ari ugura umusaruro kandi wenda atanafite n'ubushobozi bwo kugura hose. N'aba bacuruzi baba ku giti cyabo, baba ndetse n'indi koperative nayo yemerewe kugenda ikagurira umuhinzi ku giti cye, baba bemerewe kugura. Icyo dukora rero ni ukora n'inzego z'ibanze kugira ngo byibura igiciro ntagibwa munsi cyashyizweho cyubahirizwe, bityo umuhinzi abashe kubona amafaranga abasha kumwungura. Aha twavuze ibintu byinshi, ariko ntitwavuze ku bitunguru. Ibitunguru tugeze Rubavu mu burengerazuba, nta rugari Rubavu gusa, ibitunguru za tungurusumu birimo kuborera mu murima. Njye nabonye ari ibintu biteye agahinda cyane, kuba abantu bahinga hegitari de hegitari, yarangiza akabura umuguzi bikabora. Biriya bintu mubivugaho iki nk'abantu bashinzwe gutunganya amayeri ibicuruzwa binyuramo? Murakoze. Nibyo koko icyo kibazo cyarabaye, ariko uyu munsi tuvuga n'ikibazo cyarakemutse. Twagize umusaruro mwinshi w'ibitunguru, uhurirana nuko abaguzi bawo batari gukora. Amaresitora ntiyakoraga, amahoteli ntiyakoraga, ibigo by'amashuri byakoraga, ndetse muribuka yuko higeze no kubaho ko ubucuruzi bwambukiranya umupaka butari bwemewe nk'uko twari dusanzwe tumenyereye yuko mu burengerazuba no mu majyaruguru umusaruro mwinshi wambuka ujya muri Kongo. Nicyo cyatumye tugira biriya bihombo. Umusaruro uboneka ari mwinshi, ariko habayeho inama zitandukanye, habaye ingamba zitandukanye, umusaruro wari uragurishwa, abaturage babona amafaranga, ndetse dushyiraho n'ubundi buryo budasanzwe tugiye kuzajya dukurikirana ubuhinzi bw'imboga dufatanyije, yaba Minaloc, yaba Minicom, yaba Minagri, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Tukazajya dutangira gukurikirana umuhinzi kuva agitera, kuko hari igihe usanga rimwe na rimwe n'umusaruro ugira utya ugahurirana. Impamvu mvuze ibi ngibi, hari ikibazo twagenzuye dusanga abahinzi bacu kenshi bayoborwa kugira ngo ahitemo icyo agiye gutera, ayoborwa n'igiciro cya sezo yarangiye. Urugero, niba sezo y'ubushize ibitunguru byarabaye bikeya, ugasanga buri muntu wese yarabyutse ahinze ibitunguru, nubwo baba bagiriwe inama, ariko akavuga ati ubushize mugenzi wanjye yabonye 1000 nanjye. Kandi ukuri kubitekereza niko mugenzi wari kubitekereza, ugasanga bose bisanze bahinze ibitunguru. Icyo rero nicyo usanga rimwe na rimwe iyo byereye rimwe byuzura, baba mamye n'abandi bose bakabaha amafaranga make, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga byakwangirikira mu murima. No kuvuga ngo ingamba zihari no kuzajya hamenyekana kuva umuhinzi ahinze hahinzwe iki, kizamara igihe kingana iki, bakagirwa n'inama. Kuko hari igihe usanga nko mu burengerazuba bihari, ariko wagera mu majyepfo ugasanga ikiro kiri hejuru cyane, ugasanga niyo connection y'amasoko niyo yitubwira. Kuko wabonaga ko hari igihe twabonaga ahantu hamwe hari umusaruro runaka, ahandi ntawo uhari. Niwe dufite n'abana bari mu mirire mibi, kuri nk'urugero Gicumbi amata yegeze
byarambabazaga ukabona amata arimo arangirika bikomeye kandi nyamara mu majyepfo mu burengerazuba hari abana bari mu mirire mibi bakeneye ayo mata ariko atagerayo. Yego. Nicyo nari ndimo mvuga, ugasanga hamwe ni byinshi cyane ahandi nta bihari, cyangwa se ugasanga twa turere twose navuze natwo twahingiye rimwe. Ikirimo gukorwa rero ni nko gukora ikintu kimeze nko kubahuza hamwe bakagira federasiyo bahuriramo, ndetse hakabaho na communication no mu gihe, kuko usanga nko mu burengerazuba mu majyaruguru tugira klima nziza ushobora gutera umwaka wose imboga kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Ntabwo bo bagengwa cyane n'ibihe ngo avuge ngo nintatera ubusinzeza, ariko iyo adafite imikoranire n'uri Rulindo, agira imikoranire n'uri Kamonyi, ushobora gusanga Kamonyi, Rulindo, Ngororero bose bahinze ibitunguru. Ubu rero twatangiye kubashira muri za eniyo, tukabashyiraho uburyo bwo guhana amakuru ku buryo nabo bwabona na mbere yo hinga bashobora kuganira bakavuga bati okay, twebwe mureke duhinge iyi sezo, mwebwe wenda mukererweho ibyumweru 2, mwebwe se mukererweho ukwezi, ku buryo usanga bizajya bisimburana ku masoko, kuko niba mwaranabibonye yuko bishobora kugera cyo bikera, ariko mu kwezi kumwe gusa ugasanga ikiro cyageze ku 1000. Kuri ibyo bitunguru muvuze byabonye isoko, byaguzwe na bande, byagurishijwe he? Byagurishijwe muri Kongo. Habayeho kuganira n'ubuyobozi ku buryo habayeho kuvugana n'abacuruzi twari dusanzwe dufite muri Kongo, ibitunguru bibasha kwambuka, amatoni yarahari aragurwa. Dusoza rero ikibazo twibajije dutangira, igihombo cy'umuhinzi gikwiye kubazwa nde Gilbert? Murakoze. Ubundi nta muntu upangira igihombo cy'umuhinzi, zaba nzego nakubwiye, yaba urwego rwa leta, yaba abahinzi ku giti cyabo, yaba nabikorera. Ibyo byose nta kibazo, ariko bibazwe ntabwo wavuga ngo ubuse twavuga ngo ingaruka zatewe na covid zibazwe ndi, abantu bose ingaruka zitugeraho, yaba umuhinzi yaba leta. Jibe ushaka kumfatirana na covid ngo nyumvise ko igihombo cyatangiye kugaragara kubera covid, na mbere yuko covid iza byabagaho ibyo bintu by'amatana babwiye, ibintu byasoye mu majyaruguru, ibintu by'umuceri za Rusizi, ibintu by'abantu bahinga bahabwa imbuto yabahenze yamara kuyiterika ikamera ngo itarabanguriwe, sinzi uko numvise mu bisobanuro. Ibyo byose ni ibintu byakomeje bibasoya, n'ubundi zabaga intagaraso ryo, ibyo bintu twakomeje tubibona. No kuvuga ngo icyo gihombo gihora kigaruka ku muhinzi mu bihe bitandukanye, pe import impamvu igitera kiba gikwiye kubazwa. Ubundi icyo kibazo ntabwo wagisubiza ushingiye ngo ufate ibintu byose ubibumbire hamwe. Nuvuga ngo ubu turavuga ikibazo cya covid ko cyo cyateye ikibazo, ariko mu myaka nkuko mwabivuze abantu bagiye bagira igihombo bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye mwagiye muvuga. So nuvuga ngo wagize uruhare muri icyo kibazo n'ubugomba kukibazwa. Urugero ndi buguhe, twagiye tugira ikibazo ugasanga mu myaka yashize ugasanga wenda ari nko mu tubuzi w'imbuto, wenda yagiye atanga imbuto ariko bikagaragara ko izo mbuto zitagira gute zitameze neza mu bahinzi. Icyo gihe umutubuzi azaba responsable w'icyo gihombo, ariko uwagize uruhare muri icyo kibazo azakibazwa. Urakoze cyane Gaudence, umusaruro wabonetse neza, nta kibazo cyabayemo, ufite ubuziranenge, ariko umuhinzi ntabonye inyungu yari yiteze, wenda arahombye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biba bikwiye kubazwa nde? Urakoze. Wajije ikibazo cyiza, mbonye n'umwanya wo kugira ngo nsobanure. Buriya ufite umunota umwe gusa. Yego, ariko iki kintu kirakomeye cyane. Abahinzi bacu bagira ikintu cyo guhora batekereza yuko hari n'abacuruzi babikora, agahinga ni koperative cyangwa se n'abahinzi, ntagira uruhare na rutoya mu gushakira isoko, umusaruro w'isoko. Ukazumva arahamagaye ko nejeje inyanya ndacuruza hehe. No kuvuga ngo muri ya mahugurwa dutanga, muri bafatanya bikorwa dukorana, tutangira hakiri kare kubigisha nabo ubwabo kwishakira isoko, kugira ngo ntabwo uruhare rwacu ruhoraho buri gihe, ahubwo tugenda tubashishikaza kujya mu makoperative, tubafasha kumenya guhana isoko riri, kugira ngo nawe ubwe azajya ahinga azi ngo ese ko mpinze nzagurisha hehe. Mu gihe wenda bibaye byinshi cyane akaba ariho twitabaza inzego zitandukanye, ariko abahinzi bacu bakwiye nabo kugira umuco wo kuvuga ngo nubwo mpinze nzagurisha he, nzagurisha nande, ese ibyo muhaye bizaba bimeze ese ubundi isoko rishaka iki. Ntubyuke ngo urebe kuri mugenzi wawe niba ahinze inyanya nawe ubyuke uzihinge utazi aho zizajya. Nibwira rero uko twese dufatanyije, nkurikije n'ibikorwa bitandukanye biri gukorwa, ibyo bibazo twavuze by'amasoko bizagenda bikemuka, kandi turahari kugira ngo tubafashe, ariko nabo badushyiriremo imbaraga, badufashe rwose kugira ngo tubacutse
bazagiye baba bafite ubumenyi n'ubushobozi buhagije bwo kugira ngo babashe kwibonera isoko yabo. Arakoze cyane Madame Gaudence. Hari umuhinzi twaganiriye umaze gutera imbere arambwira ati jye sinshaka gufata isuka ntazi aho nzagurisha, ati ndabanza nkashaka isoko tugasinyana n'amasezerano ahubwo ngiye guhinga imiteja, ngiye guhinga urusenda, ngiye guhinga ibigori, ariko uzabigura. Ati bizapfa kuba byujuje ibi niba agasinyana amasezerano yangiza akagenda agahinga, ati jye sinjya mpombo. Ubwo rero abantu mwese mudukurikiye namwe mutekereze muri ubwo buryo, wenda unavuga uti numvise ahantu hana ugende muramubabwire ariko mubakumangire mutari koko twumvise hari umuntu watugurira mwadufashije kumugeraho na mbere yuko wenda atangira guhinga, cyangwa se niba wanahinze mbere yuko umusaruro wawe uboneka. Reka rero dusoreze ahangaha. Ikiganiro cyari kirimo ibintu byinshi dukeneye kuvugaho, ariko kandi umwanya ntabwo twemerera. Ikiriho cyo nuko iby'ingenzi twabigarutseho, kandi ubutumwa bw'ingenzi mwabwumvise nk'abahinzi, babwumvise n'ababishinzwe ko buri wese akwiye kugira icyo areba mu gihe nyine ibihe bihindutse, tugahindukana nabyo tukamenya ngo turabigenza dute tutabibonye bitwikubise imbere umusaruro wamaze gutangira kwangirika. Reka mbashimire cyane rero, nshimire cyane abatumirwa bacu bitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi, akaba ari Madame Gaudence Mukamurenzi, akaba ari impuguke mu kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Nakoze. Hanyuma rero kandi dushimire Bwana Gilbert Rwaganje, akaba ari inzobere mu gufata neza umusaruro muri RAB cyangwa se mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Gilbert, wakoze kuba natwe muri iki kiganiro. Murakoze. Hanyuma nshimira mwese abaduhamagaye, abaduha ibitekerezo, abo tutakiriye kubera ko nyine sinzi ukuntu biba bimeze. Mwese mwagize neza, ahasigaye mukomeze mu biganiro buriye. Tugiye kugaruka ku kirera. Mu minsi yashize mwagiye mwumva hirya no hino abahinzi bavuga bati turejeje, ariko nubwo twejeje usanga hari imyaka yacu itabona isoko. Bamwe ibitunguru byaheze mu murima za Rubavu bati nta kundi twabigenza. Twabonye umuceri waheze waheze mu buhunikiro za Kirehe, twabonye za soya za hariya hejuru za Gicumbi, twabonye ahantu henshi hagaragaraga ibibazo by'abantu bafite umusaruro, ariko uwo musaruro ukaba udafite abawugura, ukangirika, kandi bikaba mu bihe bitandukanye. Si no mu buhinzi gusa, no mu bworozi twagiye tubona amata yangirikaga cyangwa se akagura ubusa cyangwa agahabwa nuko. Ariko mu yandi magambo twaba tuti harya ubundi kugira ngo umuntu abone no musaruro ungana utyo biba byagenze gute? Tuganira n'abantu batubwira uburyo bashora, uburyo amafaranga bayabavunnye kugira ngo bayabone, imirimo bakora ngaho gutegura umurima, kurima, gutabira, gusanza, gutera, kubagara, byose kuzageza asaruye bitewe n'ibyo yahinze, hanyuma akabona umusaruro. Twigeze no kumva ibijumba byitwa amazina. Mbese ni ibintu byagiye bigaruka mu myaka itandukanye, mu bihe bitandukanye. Turibaza tutari ko iyo igihombo nk'iki kigeze ku muhinzi kibazwa nde, iyo kigeze ku mworozi kibazwa nde? Ariko uyu munsi turaza kwibanda cyane cyane ku by'ubuhinzi. Iby'ubworozi nabyo dushobora kubikomozaho tuganira, ariko turatinda cyane ku buhinzi. Hanyuma rero dutegura ikiganiro, dutumira abatumirwa, dutumira Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, dutumira Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ndetse tunatumira na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kubera ko muzarebe abo bantu bagiye gutangiza igihembwe cy'ihinga bahurira aho bagiye. Barahahurira abakurikirana ku butaka bwahujwe, abareba imbuto igomba guterwa, mbese baba bifite mu nshingano ubuzima bwabo bwa buri munsi. Tutimuze mutubwire cya gihembwe mutangiza, imbaraga zose zishyirwamo, iyo birangiye bigenda biti. Mu bo twatumiye rero hari abatwitabye, hanyuma bemera kuza kuganira natwe no kugira ibyo badusobanurira ku byo twibaza. Tukaba rero muri aka kanya turi kumwe n'abatumirwa bacu barimo Gilbert Rwaganje, akaba ari inzobere mu gufata neza umusaruro muri RAB cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Gilbert, tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Uretse Gilbert kandi mu waje uturutse muri Minicom, Madame Gaudence ntabwo aragera mu kiganiro, ubwo nahagera nawe turaza kumwakira. Hanyuma Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nta muntu yaduhaye, ariko twarayitumiye, bamaranye icyumweru n'igice ibaruwa, ubwo turakoresha abo dufite, nta kintu bitwaye. Namwe muragira uruhare muri iki kiganiro. Gendi Anne Marie niwe mwiza, mwese mbahaye ikaze, n'abatumirwa bacu ko bagenda baza turabakira kandi tubaha ikaze. Hanyuma noneho twihuse rero Gilbert, nagira ngo dufashe gusobanukirwa ibijyanye kugira ngo umuhinzi azabone umusaruro uri hariya. Muvuga muti umusaruro nk'inzobere mu by'umusaruro, uyu musaruro uri hariya kandi wujuje ubuziranenge, umeze neza, bica mu zihe nzira? Ariko tuvuga nko mu magambo makeya. Murakoze Anne Marie. Uko mubibajije, kugira ngo umuhinzi cyangwa se haboneke umusaruro mwinshi kandi mwiza, bigirwamo uruhare n'abantu batandukanye. Hari uruhare rwa leta, uruhare rw'abahinzi narwo runini cyane, hakaba n'uruhare rw'abikorera ku giti cyabo. Buri wese afite icyo agomba gukora kugira ngo tubashe kubona umusaruro uhagije kandi mwiza ushobora kugira ute guhangana n'isoko
rihari. So ibyo ngibyo twavugamo cyane cyane hibandwa nk'abahinzi, uruhare rwabo cyane cyane usanga ari kuba nibo ba nyiri imirimo, kuko nibo bakora ku kazi umunsi ku munsi. Usanga kenshi imirimo ijyanye no guhinga, gutegura ibikoresho bazifashisha mu buhinzi, amafumbire, imbuto, kurwanya indwara n'ibindi, hakaza n'ibikorwa remezo bitandukanye. Ariko na leta ibikorwa remezo bitandukanye byo gufata neza umusaruro ndetse n'ibindi byifashishwa mu buhinzi. So ariko muri urwo rugendo leta ikagenda ibafashamo, yaba se mu kubungura ubumenyi, bijyanye no kubafasha kubona izo nyongeramusaruro ku giciro cyoroshye, kuko hari inkunganire leta ishyiramo. Hari ibijyanye nk'uko navuze kubashyiraho ibikorwa remezo bitandukanye. Nk'ubu ngubu hari ibikorwa remezo bitandukanye leta yagiye ishyiraho, yaba gutegura ibishanga, amaterasi, ibikorwa bitandukanye mu gufata neza umusaruro, bijyanye na post harvest. Hari inyubako bwandikiro n'ubuhunikiro bwagiye bwubakwa hirya no hino. Ibyo ngibyo byose aho kugira ngo twunganire ba bahinzi bazabashe kubona umusaruro, ariko si ukubona umusaruro gusa, no kubona umusaruro mwiza ushobora kujya ku isoko ukabona abaguzi. Ariko hakabamo n'uruhare rw'abikorera ku giti cyabo, kuko usanga hari amatekinoloji menshi atandukanye akoreshwa mu buhinzi, usanga acuruzwa wenda n'abikorera ku giti cyabo. So abo nabo bakenewe, abacuruza inyongeramusaruro, abacuruza wenda ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi. Ariko hakaba n'andi ruhare runini wenda tuza no kugarukaho cyane, wenda rujyanye n'abikorera ku giti cyabo dufasha mu gufata neza umusaruro. Abo nabo usanga hari bamwe muri bo bagira uruhare runini cyane, ugasanga bashobora gufasha n'abahinzi kubona bya bikorwa by'ibanze bifuza, cyangwa se ibikoresho by'ibanze bifuza, kugira ngo bashe kubona umusaruro mwiza kandi mwinshi ushobora kuba wakwishimirwa ku isoko. So numva mu ncamake ari ibyo ngibyo. Ati ni ibyo unabisobanuye neza cyane. Hari uruhare rw'umuhinzi, hari uruhare rwa leta, hari uruhare rw'abikorera, abo bose bagahuriza hamwe kugira ngo hazaboneke ikintu kimwe cyitwa umusaruro mwiza rwose umeze neza ushobora ese ubundi ubwiye abantu bakora ibyo byose baba bashaka ngo umusaruro uzakora iki? Tuzasagurira amasoko, tuzihaze mu biribwa mu ngo zacu, haba hagamijwe iki? Intumbero, icyo muba mwifuza kuzavanamo nyuma ya byose, yaba umuhinzi yaba leta, bya bikorwa remezo binahenze bakora, hari ibishanga tubona by'amamiliyari byatunganyijwe kugira ngo abantu bajye guhinga, hari amafumbire ahenze, hari imbuto zihenze, ibintu byose bigoye ndetse binaturuka hanze kugira ngo bigere mu gihugu, cyangwa se bikaba binahari ariko bigoye kubibona, bigasaba amafaranga. Ibyo byose bishorwamo ubushobozi, hagamijwe iki? Icyifuzwa nyuma y'ibyo byose kiba ari iki? Urebye icyifuzo nyamukuru nk'uko mubibajije ni ukugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa, abantu babona ibyo barya bibatunga umunsi ku munsi, ariko noneho tunasagurira isoko. Urebye izo nizo objectif cyangwa se impamvu nyamukuru zigamijwe mu bijyanye n'izo investment cyangwa se iryo shoramari ritandukanye rishyirwa mu buhinzi. Ikiba kigamijwe no kugira ngo twihaze mu biribwa, ariko noneho tunasagurira n'isoko. So hari n'abajyamo guhinga cyane cyane wenda muri iyi minsi nubwo bitangiye kugenda bizamuka, umuntu akajya guhinga atagamije kuvuga ngo yihaze we wenda ibyo yarya mu rugo. So aravuga ati ngiye guhinga, icyo mpinga ndagihingira isoko gusa, wenda nzabonemo amafaranga ahahemo ibindi wenda akeneye, ariko ugasanga we aratagetinga isoko. Ariko ingingo nyamukuru zibumbiyemo ibindi byose twavuga no kwihaza mu biribwa, ariko tugasagurira n'isoko. Yes. Muti kwihaza mu biribwa no gusagurira isoko. Ubwo kwihaza mu biribwa ni kwa kundi umuntu adashobora gusonza yahinze, abona icyo ateka, abona icyo arya. Ariko twagiye tubona abantu bahinga nk'ibigori, akakubwira ati nubwo nejeje ikigori burya sinafanaho icyo kujya kotsa, ntibyemewe, ngomba gutegereza. Ugasanga rero abantu baragaragaza yuko nyine byanze bikunze hari uburyo umuntu nubwo yejeje atari bujyane mu rugo rwe, ahubwo hari uburyo bw'imikorera uko azabigenda. Ibyo bintu bivuza gute no kwihaza mu biribwa mu rugo rwawe igihe wahinze? So ntabwo wenda iyo statement buryo ntabwo tubuza umuntu kujyana ibigori mu rugo iwiwe, kuko umuntu afite uburenganzira, umusaruro no wiwe. Nubwo twavuze ngo hari uruhare rwa leta n'abikorera n'abahinzi, ariko buriya nyiri umusaruro, nyiri umurima, nyiri ibikorwa n'umuhinzi. Abandi babaje nk'abafatanyabikorwa kugira ngo abone wa musaruro mwiza. So umusaruro babona rero awukoresha icyo ashaka. So iyo akeneye ibyo kurya mu rugo agira ibyo afata akuramo akajya kurya mu rugo, hanyuma ibisigaye bibona ko ari ngombwa, kuko urumva umuntu akeneye minerivare z'abana, akeneye kwikenura mu rugo. So nuvuga ngo hari ibyo akeneye kuba yarya, ariko kandi ibindi yashyira ku isoko kugira ngo abashe gukemura bya bibazo by'umunsi ku munsi. So ubwo nibwo buryo umusaruro w'umuhinzi ashobora gukoresha
nimba nsubije ikibazo mubajije neza. Urakoze cyane, turanakomeza tuganira noneho, ariko uko tugenda tuganira ndagira ngo uti ntabwo ariko bigenda, ntabwo umuntu yikora ngo avuge ngo narahinze ariko sinavanaho ikigori. Abantu bajya bitubwirwa, muraza kutubwira uko bimeze, ariko abantu babivuga gutyo bati ugomba gutegereza ukajya muri koperative byose ukaza nuko, ariko uti no, abantu bagomba kugira n'amahitamo kubera ko bagomba kurya. Niba wahinze imyumbati ntiwajya kuwugura kandi uwejeje kubera ko kanaka yavuze ngo mujye muri koperative mufite uko mubigenza. Ubwo ni byiza ko mubidusobanuriye, ariko cyane cyane wenda nakunyuze mu ijambo nk'icyo cya koperative. Kujya muri koperative ubundi ni uburenganzira bw'umuhinzi, ntabwo ari itegeko. Ariko koperative nyinshi usanga ziri business oriented, cyangwa inyinshi zigamije no kuzacuruza. Bakavuga ngo uyu musaruro duhinze muri iki gishanga twashatse n'umuguzi uzaza kutugurira, dukeneye ko muri uyu musaruro dufata tuzagira tugira gute tuzajyana ku isoko, ariko akabona undi dusigarana. Urugero natanga mu bishanga by'umuceri, umusaruro wose bejeje uba ugomba kujya he ku nganda, ariko umuhinzi aba afite uburenganzira y'uko uruganda rumusubiza nibura nka 20% by'umusaruro wiwe akajya kurya iwe mu rugo. Uvuga ariko rumusubiza abanje kuvana ku ruganda kubera iki? Kubera ko ari rwo ruwutunganya? Yes, kubera ko umuhinzi ntabwo afite tekiniki ishobora gutonora umuceri ngo urye, kuko uburyo bawusarura umuceri wa padi udatonoye neza nta bushobozi afite bwo ko yawutonora neza. So biba ngombwa ko inganda baba bagiranye amasezerano zibatonora umuceri zikabasubizaho kurya, undi zikawucuruza ku isoko bisanzwe, n'umuturage akamuha amafaranga kugira ngo abashe kubona inyungu akura mu buhinzi bwiwe. Arakoze cyane. Hanyuma rero hagati aho nk'uko twari twabwiye ko dutegereje umutumire guturuka muri Minicom, akaba yamaze kugera hano. Ni Madame Mukamurenzi Gaudence, akaba ari impuguke mu kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo. Ubwo naho binyura wenda hari bijya cyangwa bijya ku isoko cyangwa bigaruka mu ngo, bwaraza kutubwira. Gaudence, tugaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ko numva nazo ukuntu bimezera igire kuri iriya hari haruguru iyo ngitaza kuduteza ibibazo. Madame Gaudence niba mbibabwira ko ari impuguke mu kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo, akaba yaje aturutse muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Asanze twatangiye ikiganiro, yagize impamvu ituma atindaho gatoya ku kiganiro cyacu, ariko kubera ko tugomba kubahiriza amasaha, ubu ngubu isaha zigeze turatangira, noneho umutumirwa yaza tugakomezanya. Gaudence nawe ngani ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze Anne Marie. Twa turimo tuganira rero na Gilbert, arimo tusobanurira uburyo igikorwa kugira ngo wa muturage cyangwa wa muhinzi abone umusaruro. Koko yatubwiye ibikorwa yaba mu gutegura aho azahinga, ibikorwa remezo bitandukanye. Atubwira ko ibyo bintu bigirwamo uruhare n'abantu banyuranye, barimo abahinzi, barimo leta, barimo n'abikorera ku giti cyabo. Buri wese akagira uruhare rwo kugira ngo wa musaruro uzaboneke. Hanyuma ariko kandi natwereka ko ikiba kigamijwe umusaruro umaze kuboneka ni uko wa muntu wahinze yihaza mu biribwa ariko agasagurira n'amasoko. Naho twari tugeze rero. Hanyuma nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, namwe njya mbona iyo harimo hatangizwa ibihembwe by'ihinga, harimo hakorwa ibintu byo kurikirana umusaruro ku bintu bigenda mu bamuhari. Mwebwe uruhare rwanyu n'uruhe muri ibi bintu bitatu batubwiye? Hari abahinzi, hari leta, hari abikorera ku giti cyabo, bose bagira uruhare. Ariko mwebwe uruhare rwanyu nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, namwe ni nk'urwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igira, cyangwa buri wese bagira umwihariko wabo? Murakoze. Nk'uko bababwiye muri rusange usanga dufatanya, ariko buri minisiteri ikagira ibikorwa byihariye ikora bitewe n'inshingano iyo minisiteri iba yarahawe. Nk'uko rero bivuze, inshingano zacu ni guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Ni ukuvuga ngo dutangira gukurikirana umuhinzi urebye nyuma yo gusarura, ariko bitavuze yuko na mbere yo gusarura hari ibindi bikorwa wenda za gusobanura dukorana nabo kugira ngo tunamenye ngo umusaruro witwe zungana iki, ese bashoye angahe, kugira ngo tubafashe kumenya mu by'ukuri no gushyiraho igiciro umuhinzi yagurishirizaho, bityo bikabasha kumurinda ibihombo. Hari n'izindi nkunga tubatera zijyanye no mu buryo bw'ubumenyi ndetse no kubahuza n'abaguzi. Ibyo akenshi cyane bikorwa na mbere y'uko umusaruro uboneka, kuko yaba inganda cyangwa se abacuruzi ku giti cyabo hari ababa bifuza kumenya aho umusaruro uzaboneka uri, uko uzaba umeze, ubwiza bwayo n'ingano yabo, kugira ngo byibura babashe kugirana amasezerano mbere y'igihe. Ni ukuvuga rero ntabwo duhura nabo gusa basarura, ahubwo tubitangira hakiri kare, tugatangira kubafasha kwitegura kuzageza umusaruro wabo ku isoko. Murakoze. Hari ikintu wavuze uti duhura mbere tukaganira kugira ngo tuzanamenye umusaruro uzaboneka ungana ute, ese aba bahinzi biki, bano bahinzi biki, ibyo mubikorera iki kugira ngo muvuge muti dukeneye abakiriya wenda bidodo mu gishanga
cya Bishenyi, dukeneye abakira b'imiteja muri Rugeramigozi. Ibintu nk'ibyo bigenda gute kugira ngo mubikorera iki? Kuki muvuga muti reka tujye kugenzura turebe ibyeze, turebe ibyari byo, turebe naho biri? Murakoze. Nasobanuye ko hari abaguzi baba biteguye kugurira umuhinzi ariko atari babandi baza ari uko umusaruro weze. Bakenera kumenya amakuru y'ibanze hakiri kare ajyanye no kumenya umusaruro witezwe kugira ngo nihasinywa n'amasezerano bazizere neza yuko ingano y'umusaruro bakeneye yaba mu nganda zabo yaba ari ubucuruzi busanzwe uzaboneka koko ndetse n'ubwiza bwawo. Ikindi impamvu y'ingenzi ndi tubikora no kugira ngo byibura tumenye hakiri kare umusaruro uzagera ku isoko niba koko ushobora kuzabonerwa abaguzi, cyane yuko hari nk'ubwoko bw'umusaruro usanga wangirika vuba, bikaba bisaba yuko hamenyekana hakiri kare umusaruro uzaboneka, bityo gahoro gahoro ukagenda uhuzwa n'abaguzi, hakabaho no kuganiriza n'abahinzi kugira ngo nabo ubwabo bagire amakuru y'ibanze y'ibiciro biri ku masoko no kubafasha kwitegura kuzajyana umusaruro ku masoko bakirinda guhendwa. Ibyo bintu mubikora ku bihingwa byose cyangwa mubikora ku bihingwa bimwe na bimwe? Ntabwo tubikora ku bihingwa byose kuko hari ibihingwa bitajya bigira ibibazo. Tubikora ku bihingwa bimwe na bimwe, cyane cyane nk'ibikunze kugira ibibazo by'amasoko iyo uwo musaruro wabyo wabonetse ari mwinshi. Hanyuma rero tukiri aho ngaho, ubwo ngubwo turakomeza tuganire ku bantu mudukurikiye. Mbibutse ko mu kanya ku saa mbiri zuzuye turabakira ibitekerezo byanyu. Umuntu ufite igitekerezo aba cyandika neza ku buryo nitumwakira itarasa ku ntego tukakira n'abandi. Muraza gukoresha 0788 333 0100 0788 saa mbiri zuzuye ndatangira kwitaba telefone zanyu. Ubwo abantu mwese aho muri mukomeze mwegeranye ibitekerezo byanyu muze kubitanga bimeze neza cyane. Hanyuma noneho rero muti tubikora ku bihingwa bijya bigira ibibazo byo kubura abaguzi cyangwa se wenda bikaba byanakwangirika mu buryo bitabikika igihe kirekire ngo umuntu azirwarize. Byo ni nk'ibihe bihingwa rero? Murakoze. Navuga nko ku gihingwa cy'ibirayi, ngira ngo murabizi yuko mu myaka yashize twari dufite umusaruro mwinshi cyane kandi akenshi ugasanga warabonekeraga rimwe, ugasanga ibiciro byaguye cyane ndetse bikajya no munsi y'igishoro cy'umuhinzi. Habaye rero ibikorwa bitandukanye bijyanye no kunoza amayira icyo gihingwa kinyuramo, cyane cyane nko gushyiraho amakusanyirizo mu rwego rwo gufasha abahinzi kugira ahantu hazwi bakusanyiriza umusaruro wabo, bityo bikorohera n'abaguzi kubageraho. Habayeho kubafasha kumenya igishoro kuko usanga akenshi abahinzi bacu bahinga ariko wamubaza uti se nk'uyu murima nk'iyi hegitari yezitwaye amafaranga angahe, ugasanga ntabwo abisobanukiwe, bityo no kuba yamenye yuko yahenzwe akenshi bikagorana. Byabaye ngombwa rero yuko tutangira kubaha ubwoko amahugurwa ajyanye no kwicara tukabarana, tukareba ikintu ku kindi bashoye, ndetse tukanabafasha no kugena inyungu byibura nkeya baheraho. Ubwo nshatse kuvuga yuko ari nk'igiciro gito ntagibwa munsi, ku buryo umuhinzi aramutse abonye icyo giciro gito mu gihe byabaye byinshi yaba mu by'ukuri twize neza yuko atahombye, bityo icyo giciro kikagenda gihinduka uko umusaruro ugenda ugabanuka ku masoko. Tujya tubikora no mu bigori ndetse no mu muceri kuko nabyo ni ibihingwa nubwo bibasha kubikika, ariko akenshi usanga kubera imbaraga zishyirwa mu bijyanye no kongera umusaruro wayo igihe byabonetse ari byinshi, usanga hariho ikibazo cyo ko ibiciro bihita bimanuka cyane, bigasaba yuko dutangira gukorana n'abo bahinzi hakiri kare kugira ngo tugende tubafasha ndetse tubaha ubwo bumenyi bwo kugira ngo bazagere igihe nabo bajye babyikorera biciye mu makoperative yabo, biciye mu za union na za federation, bakagira izo mbaraga zo kuhangana n'isoko ndetse no kumenya uko bitwara mu gihe umusaruro ubanye mwinshi. Mu bihingwa mutubwiye ibihingwa numva bishobora kubikika koko nk'uko wari ubivuze. Buriya n'ibirayi ntabwo byangirika ako kanya, bishobora kumara iminsi mikeya runaka, ariko hari ibindi bihingwa tuzi kandi abanyarwanda bahinga cyane byangirika vuba cyane. Ibintu birimo imboga usanga ari ibintu bihita byononekara. Nkavuga nti aho ko mutarerekezaho itoroshi nta kibazo gihari? Murakoze. Ibyo nabyo
ngira ngo hagiye gushira umwaka nabyo dutangiye gufasha abahinzi babyo. Twabitangiye ngira ngo umwaka wa 2019 nuko hahise hazamo icyorezo cya covid, ariko twamaze barura niko nabyita, abahinzi, amakoperative y'abahinzi abihinga, ndetse dutangira no kubategurira nabo byo natangiye mvuga, amahugurwa, kubafasha kumenya kuba ari igishoro, kubafasha kumenya gutunganya neza umusaruro, kwirinda abamamyi, ndetse hari n'ibindi bikorwa byagiye bikorwa mbere, kureba uburyo zimwe muri izo mboga zibasha kumishwa zikabikwa, nabyo ibyo byari byaratangiye, ku buryo twibwira yuko tugiye gukomeza gukorana nabo, tutazongera kugira ikibazo cyo guhura n'umusaruro uboneka ugasanga amasoko ntari kuboneka uko bikwiye. Mwebwe iyo murebye ibyo bintu byose muba mwakoze, urumva biranaba bibafata umwanya kujya gushaka abafatanyabikorwa, gushaka abaguzi, kubaganiriza, kubereka ahantu diriri kugira ngo nabo bajye barebe, mubereke, mubakangurire kwitabira cyangwa no kuzagurira abo bahinzi. Ni ibintu bibafata umwanya, ayo mahugurwa bafata umwanya, bafata n'amafaranga, kuzajya gusura wa musaruro ngo murebe niba unameze neza, nabyo ni akandi kazi. Ariko se ibyo byose nyuma yo kubikora mubona umusaruro uva muri ibyo bikorwa byose mwakoze kugeza ku nyungu ku muhinzi, murayishimira mukavuga muti rwose ibintu twarabikoze kandi twagize neza, ederi twakwigurira agacupa? Turabyishimira kuko ugereranyije mu myaka yashize uko ibibazo byari biteye ukareba n'uyu munsi uko bimeze, ntabwo umuntu yavuga ngo bimaze gukemuka 100%. Ibibazo biracyahari, nuko hajemo ikindi kitari kitezwe, iki cyorezo cya covid kikaba ari cyo gisa nkaho cyasubije ibintu rudubi, kuko nkuko mubizi ibikorwa byinshi byarahagaze, cyane cyane iby'ubucuruzi, yaba ubucuruzi bw'imbere mu gihugu, yaba ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Akaba ari uyu munsi wenda mubona hari icyo kintu cyo gisa nkaho wenda hari ibyo bihingwa bishobora kuba byaragiye bigira ibibazo, ariko usubiye imbere gatoya, mbere y'ukwezi kwa 3 2019 ukareba kuri ibyo bihingwa nari maze kuvuga, ibintu byasaga nkaho bimaze gufata umurongo. Ariko nubwo nicyo cyorezo cyabaye, nubundi nta bintu bidasanzwe byabaye, habayeho kubura amasoko ku bihingwa bimwe na bimwe, ariko hagiye hakorwa icyo nakwita uburyo budasanzwe byo kubasha gushakira ibisubizo, bikaba bigenda bikemuka gahoro gahoro. Arakoze cyane Madame Gaudence. Tugaruke rero kuri Gilbert, mbibutsa ko turi mu kiganiro ubyumva ute, turimo turagaruka ku nsanganyamatsiko igira iti igihombo cy'umuhinzi kibazwa nde. Impamvu twatekereje iyi nsanganyamatsiko nyabona nabibabwiyeho nuko ko twagendaga tubona koko hari ibikorwa, hari imbaraga nyinshi zishorwa mu buhinzi, ariko noneho wajya kureba umusaruro uvuyemo ukabona ni na mwinshi, wenda ni mwiza, hari abavuga ko ubutujuje ubuziranenge, turaza kubireba, hari n'ubumeze neza, ariko ari abagurirwa ntibishyurwe, ugasanga umuhinzi aheze mu bibazo by'ubukene kandi yarahinze ndetse n'umusaruro we warageze mu nganda, ari ababura babagurira bigahera mu gitaka, ibyangirikiramo n'ibyononekara, ugasanga arahombye kandi yarashoye amafaranga yamuvunnye kuyabona. Nibyo rero turimo tugarukaho, ariko twatangiye tureba igikorwa kugira ngo umusaruro uboneke, batwerekaga n'inzira byateguye kugira ngo rwose icyo kibazo gikemuke. Ariko tugaruke rero kuri Minagri. Buriya Minagri igira uruhare, nubwo na Minicom yatubwiraga ibyo ikora, ariko buri ministeri bifite mu uko bagenda bunganirana, buri bose bafite ibyo bakora. Turi kumwe n'inzobere mu bijyanye n'umusaruro, aho rero dushaka kugira ngo turebe ese uyu munsi umusaruro uboneka ufatwa neza koko nkuko inshingano zanyu zibivuga, umusaruro mubona uba ibintu byose bimeze neza, cyangwa mubibona mute mwebwe? Murakoze. Mu by'ukuri iki kibazo mutubajije ni cyiza, ariko mu by'ukuri ni urugendo utabyuka uvuga ngo naryamye bimeze gutyo buracya byose mu gitondo byarangiye. Turizera yuko aho twavuye naho tugeze ibya byose ari ikigaragara. Urugero nabaha, nk'ubu ngubu dufite ibikorwa tumaze iminsi dushoramo imari, cyane cyane byo gufata neza umusaruro w'ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Nimba munayireba mu myaka yashize mwasanga dufite ikibazo, iki gihe abaguzi bavuga ngo ibigori baduha bifite ikibazo cya aflatoxin, uruhumbu, ariko muri iki gihe nta kikivugwa. Musigaye mubaha ibitera byageraga uruhumbu byeze, none ubu n'ibikera. Icyo ngicyo nacyo numva nagaciyemo. Yes, nagaciyemo. Ubu ngubu ikijyanye n'uruhumbu gisa nkaho gitangiye guceceka. Ibyo ngibyo byatewe na investment cyangwa se imbaraga zashyizwemo kugira ngo tubashe kurwanya icyo kibazo gihari. So nimba nibuka neza ari nk'abaguzi banini, kuko niho cyane dupimira tureba ko ibyo twakoze byatanze umusaruro mwiza. Hari nk'umuntu akubwiraga ati giye bigori dusya hano mu ruganda,
ubundi 20% ibyo twakoraga imbere mu gihugu, ibindi byose twabikuraga hanze bitewe nuko ibigori bitabuze, ahubwo ko ibigori byabaga byarize gute byaragabanutse. Ariko ubu ngubu iyo atubwira ko byabaye inverse, ubu ngubu nibura nka 80-90% by'umusaruro bakoresha nibura ubu ngubu wose barawuguze. So natanga urugero nk'umuguzi munini dufite witwa AIF, ejo ndatubwiraga yuko nk'ibigori bateganya kugura umwaka wose, uyu mwaka turimo 21, kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa gatatu bambwiye ko bageze ku kigero cya 90% bagura. So bavugaga ko iyo ubugori birahari kandi byiza, ariko nkuko mubibajije ntabwo twavuga ngo twageze iyo tujya, urugendo ruracyahari, hari ibigikorwa, hari plan zigihari, wenda uko ubushobozi bugenda buboneka n'imyumvire y'abaturage ikugenda ihinduka uko tugenda tubigisha, turizera ko ari igihe tuzagera tukumva tugeze wenda ku rwego rushimishije. Ariko kugeza ubu ngubu hari ibyamaze gukora kandi byiza, ariko hari n'ibindi tugomba kugera tutarageraho. Uduhaye urugero rw'ibigori, ku bindi bihingwa se? Uranavugaga ibigori wenda ko nibyo nibanze ko wenda nibyo ngubu turimo gusarura, ibindi bisa nkaho byashize mu mirimo byinshi. Ibigori ngo nibyo bigeze nko kuri 70%, n'ibindi hari byagiye bikorwa, kuko nakubwiye yaba umuceri, nubwo umva bavuga ngo hari umuceri nibura umaze amezi 2 za Rusizi, ariko bakaba tugata umuceri watuboreyeho, hari byakozwe kugira ngo nibura ubikitse ayo mezi angahe utarangirika. Ubu dufite ibigori maze amezi 2 muri za hangari bitarangirika. Mu minsi myaka yashize batwerekaga ibimerera mu mirimo, ariko ngo baratubwira ati biri mu bwanikiro, hari ibiri gukorwa, hari ibyakozwe ku miceri, ku mboga n'imbuto nko mwagiye mubivuga, hari ibikorwa nubwo bitaragera ku rwego rushimishije leta igenda ishyiraho ibijyanye n'ibyuma bikonjesha, ibikorwa bitandukanye byo gufata neza umusaruro. Nibura nkuko mwabivuze uburyo dukwana Minicom, so turavuga ngo ku isoko hakenewe ibiribwa bimeze gutya na gutya, natwe tugasubira inyuma noneho tugatangira gushaka ibyo dukora kugira ngo tubashe guhaza rya soko ibyo byifuza. Hari ikintu uvuze uti ibyuma bikonjesha, ndagira ngo hano tuhagaruke, kuko ku bantu b'imboga cyane cyane amoko yose atandukanye y'imboga bagaragaza ko bafite ikibazo, kubera ko iyo inyanya zeze umuntu arabimenya mu isoko, usanga banazimennyemo kubera ko nyine ntafite ahari bujye kuzishyira, uvuga ngo arazitangira makeya, nizibura uzigura arasigamo igitebo yigendera kugira ngo agende kimuvuna kandi nta kintu ari bukuremo. Niko binagenda no ku bindi biribwa byose, cyane cyane imboga, kuko zo zifite ukuntu iyo zeze uhita ubibona rwose. Ujya guhaha amafaranga wakoreshaga wakubeshya ugaha ibyo warusanzwe, ibiciro warusanzwe uhahiraho, ukabona ko utari bubashe no kubiterura, akaba ikindi gihe ugenda ugasanga uri butware mu kambaraje gatoya. Nkavuga ni ibyo byuma bikonjesha dufite bingana gute mu gihugu? Simfite imibare neza, ariko biri hejuru ya 50. Ibyo mvuga ni biri ku rwego rw'abahinzi ku masite, ariko icyo nangiye kuvuga nkuko mwari muvuze, ntabwo ibiciro bigwa kubera yuko babuze ibyuma byo kubishiramo. Mu ncamake n'uvuga ngo iyo umuhinzi ahinze cyane cyane imboga, buriya ahinga imboga avuga ngo reka nzihinge nizera nzagurisha nkuremo amafaranga njye guhinga ibindi mu gihembwe cy'ihinga. Nta muntu uhinga avuga imboga ati genda hinga inyanya zanjye nzazibika mu byuma bikonjesha amezi 2-3 ashire. Ibyo byuma abahinzi babigeraho byoroshye cyangwa bifite inzira bicamo? Ntabwo icyo cyuma rwo nagivuze, yenda nahere ku cyuma, ariko hari ibikorwa bitandukanye. Hari n'ibyo umuhinzi ku rwego rw'iwe rw'ubushobozi ashobora kwikorera, ariko ibyuma kenshi usanga tubiha ahantu hari nk'abacuruzi banini, wawe ushaka kugenda akagura imisaruro y'abaturage akayikushingiriza hamwe akaba yayishyira muri ibyo byuma. Kuko nanone nujya kugifata ukagihambira ku muturage ufite R1 R2, icyo gihe nacyo kizamubera impfabusa, izaba idle asset. Aho rero mise nibaza tukiri aho dukomeza tuganira kuri ibyo byuma, kubera ko niba bifite abacuruzi, nyine abacuruzi baragenda barangurira umuhinzi. Turimo turavugira umuhinzi hano, ntabwo turimo tuvuga umucuruzi. Twagize n'ibiganiro bivugira abacuruzi, nabyo tuzanabigarukaho. Ariko uyu munsi niba agiye nejeje inyanya ntafite uko ndi buzibike, wenda ndimo natanga urugero rw'inyanya, ariko nicyo kimwe n'imiteja, nicyo kimwe n'intoryi bucya zahishije, nicyo kimwe n'ibindi byose, ntafite ukuntu ndi bubibike, wa mucuruzi araza mpayashaka, kubera ko nyine birahara ahantu hose, ntabwo byabuze. Bindi bya loi de l'offre de la demande ni ibintu bihari mu bucuruzi. Iyo ibintu bihari bishakwa cyane, nta bantu benshi bifite babigura, birangirika cyangwa se bikagura makeya. Iyo byabuze bigahenda, niko bisanzwe n'ubuzima. Wenda hashobora kuba hama exception kubera ko buri bantu bafite uko babigenje n'igihugu gifite uko cyabigennye. Ariko uragira uti ibyuma twabihaye abacuruzi, nibyo koko baragenda bagurira umuhinzi ku mafaranga makeya, bagende bo kuko bazi ko bari buze kubibika, bazafata n'igihe kinini babiducuruzaho. Hanyuma noneho wa muhinzi wo hasi udafite n'uburyo rubike wa musaruro, ntabwo ari bwihanganire ko umupfiraho, ayabona arayatanga ati none se nagira nti nibyanga inyanya ibijumba bihabwa amazina bigiye mu isoko tujye tubisangamo abana bimenyemo, cyangwa ubigura biri cyangwa ubyihorera. Usanga umuhinzi nta aho ndagira ngo menye, iyo mufashe icyuma mukagiha umuhinzi kuki mutavuga muti tugihaye koperative basi ifite nka hegitari zingahe hingaho?
iyo tuvuze umuhinzi na koperative yaje muri uwo muhinzi, ariko icyo tuvuze ndavuga umucuruzi. Iyo mvuga umucuruzi, ushatse gufata neza ubuhinzi ntabwo ushobora gufata ngo uvuge ngo rareba umuhinzi wenyine gusa ari ushoramo imbaraga. Biba ari byiza yuko ufata value chain yose kuva ku muhinzi kugeza kuri wa muntu uzakoresha bya bihingwa. Ni ukuvuga ngo buri wese akeneye kubakwa kuri iki kigero, kuko nk'uko nabivuze hari ibikorwa remezo bishyirwa ku rwego rw'umuhinzi, hakaba ibikorwa remezo bishyirwa ku rwego rw'abacuruzi. Ku rwego rw'abahinzi rero dufitemo abahinzi bahinga ku giti cyabo, ari umuntu ufite arimo, ariko dufite n'amakoperative manini afite ubushobozi bwo kubana cya cuma yakigurira cyangwa se yanagihabwa bakabasha kugikoresha, abo turabibaha. Ariko iyo tubonye ari wa muhinzi umwe weza umufuka umwe, imifuka ibiri, icyo gihe ahubwo dushishikaza yuko haza umucuruzi ufite imbaraga iwe akabakuraho ya misaruro ku giciro cyiza, nk'uko babivuze bagenda basetinga ibiciro. Iwe noneho kubera ko afite ubushobozi bwo gukusanya misaruro akaba yayifata igihe kirekire. Ibyo nibyo dushoramo imbaraga. Ntabwo wafata uyu munsi nta musaruro ucyangirika kubera ko ibyo byakozwe, cyangwa se tugereranyije uti niba twarizaga toni simbizi miliyari ya toni mu mwaka, uyu munsi miliyari ibiro wenda 500 nibyo byangirika. Byo mfashe urugero ruri bizaha, ariko nyine ni urugero. Urakoze. Icyo kibazo ntabwo nagisubiza ngo ese ngo urabona ngo ku bwawe nta musaruro wangirika. Icyo ngicyo ugiye kubeshya, kuko nabikubwiye nabwiye ngo urugendo dufite ibyo twakoze, ariko ni plan zibigomba kuzakorwa bindi. Ntabwo wabyuka umunsi muri iki gitondo ngo uvuge ngo nta musaruro uzongera gutakara kwangirika. Uretse no mu Rwanda n'ahandi ku isi hose abari urugendo rurerure bisaba na investment zindi. So nkuko bivuze imibare mbere yagaragazaga yuko nibura umusaruro wangirika wageraga cyane cyane nko ku bigori, uvugaga muri za 2015, ariko ku bungubu kugezaho isezo ishize cyangwa iturimo twabonaga bivarira kuri 5, hagati ya 5 n'10. Ubwo 5 ni kwijana. Yes, ni kwijana. Ubwo iyo uvuze kwijana rero twebwe tubyikundira mu buryo bw'amatoni n'amantozi, kubera ko biraryoha kubyumva. 5 kwijana bya kangahe se biratucanga. So iyo ufashe umufuka ibiro 100 ukavuga 5 kwijana ni ibiro 5, ibiro 95 umuntu akabitwara 5 akaba ari bitakara. Yes. Banga umuntu wejeje ibiro 100, ibiro 5 abayiteguye ko ribize kwangirika. Ntabwo ari abantu bose wagerageje kubifata neza, kuko nubwo navuze ngo gufata neza nakubwiye ko mbere tugitangira n'uruhererekane. Hari uruhare rw'umuhinzi, hari uruhare rwa leta n'uruhare rw'abikorera. So uwagerageje gukora ibishoboka ngo afate umusaruro, birashoboka ko wose yawurengera, ariko utagerageje kubifata neza bishobora kujya gute, hari ushobora kugucika. Abo navuze nk'uruhare rw'umuhinzi, araho tudashyira ibikorwa remezo, kuko ntabwo uzabona buri muhinzi wese uhinga mu Rwanda. Nimba tuvuga ngo abantu benshi barahinga, muvuga ngo leta izabona uburyo kugenda yubakira buri muntu wahangare, ariko dufite uburyo dushishikariza abahinzi kwishakamo igisubizo. Nibura mu bushobozi bw'uke bwiwe akaba yakwikorera uburyo bwiza kandi buciriritse bwo gufata neza umusaruro wiwe, hatarinze ko leta ijye kumobiriza amafaranga menshi cyane. Umuntu akaba yakwibakira akantu gatoya kajyanye n'ubushobozi bwiwe, akagera gute agashiraho uburyo gufata neza umusaruro. Hanyuma rero ni ikiganiro byumva utereka mbere yuko mbakira isaha yanyu yarigeze, reka nakire gato y'umuntu wo muri Minicom. Hari ibintu rero Gilbert atweretse ibikorwa byakozwe kugira ngo ibintu bye kwangirika. Uyu munsi ntabwo wenda ndibuze kuvuga ibirayi kuko wa mugani wawe hari uburyo byafashe, ariko reka duhere ku muceri. Mu minsi yashize rwose nta n'igihe kinini ngira ngo ni impera z'umwaka ushize, umuceri abantu bikirehe bagaragazaga kuri mu baboreraho, barawusaruye barahunika, urimo urabora nta kintu bafite. Kuva turabigenza gute? Twabuze abaguzi. Abandi bati twawuhaye abaguzi, inganda zifite umusaruro wacu. Nabyumvaga mu majyepfo hari uruganda ruba niba atari Nyamagabe ni Nyaruguru, ruza rukagura umusaruro w'abantu benshi batandukanye, ariko ntibabishyura. Ugasanga abantu bari mu madeni kandi abantu batwariye umusaruro. None nkavuga nti uyu munsi ibyo bintu bigenda gute ngo bibe, kandi numva ibikorwa rwose bishamaje, ibintu ari ubutengamane. Urakoze Anne Marie. Mu by'ukuri ngira ngo icyorezo cya COVID cyateje ibibazo navuga ngo mu nguni zose z'igihugu, cyane cyane no ku bucuruzi. Nari nabisobanuye yuko mbere ya COVID hari hano twari tugeze, ntabwo twari tukigira ibibazo by'umusaruro wabuze abaguzi, ntitwari tugira ibibazo by'imisaruro yazize mu mastoke. Nk'uko bivuze mu minsi yashize twari dufite ikibazo cy'umusaruro w'umuceri, abahinzi bari bafite utarabasha kugurwa. Ikibazo rero nuko inganda zari sanzwe zibagurira nabo ubwabo batabashije gucuruza.
ngira ngo mwari muzi neza yuko amashuri yari yarafunze, ibigo by'ubucuruzi, amaresitora, amahoteli byarafunze. Nkuko mubizi igicuruzwa n'uruhererekane no kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma, bigenda bigaca kuri abo bantu bose, natwe bikatugeraho nk'abaguzi ba nyuma. No kuvuga ngo iyo hagati aho habaye ikibazo cy'uko umwe cyangwa babiri bari hahandi hagati batabashije kugurisha, biragoye kugira ngo nabo bahindukire bajye ku muhinzi bagende bamugurire. Mu by'ukuri nicyo kibazo cyahabaye, kubera ko inganda zacu nabo ubwabo amasoko yabo asa nkaho yagabanutse cyane, ku buryo usanga umuceri bari bafite n'ubundi mu gihembwe cy'ihinga cyari cyabanje bari bacyufite, kuko hamwe bagurishaga ku bigo by'amashuri, ku mahoteli, ku maresitora, ntabwo babaguriye kuko nabo ntabwo babasha kubikoresha ku byo bikorwa byari bifunze. Ariko ikiza cyabayeho nuko no kugeza n'ubu ngubu ni ikibazo kiri kwigwaho ndetse kiri gushakirwa umuti urambye mu nzego zibishinzwe. Twibwira yuko mu minsi iri imbere bizakemuka, ndetse hari umuceri mwinshi wagiye ugurwa, ariko nk'uko mubivuze ntabwo abahinzi bagiye bishyurwa kashi, kuko wasangaga urwa ruganda rugiye kumugurira nawe ubwe hari uwagifite, ariko bikaba ngombwa yuko agenda akagura, bigasaba yuko bahumukopa niko nabyita, nawe agategereza kugurisha kugira ngo agaruke agurire umuhinzi, cyangwa se nawe ugasanga nawe aracyishyuza hahandi yari yarabitanze bataramwishyura. Ariko ikibazo kirimo kirakemuka, nkabagira ngo nizeza abahinzi yuko mu gihe kiri imbere icyo kibazo kizaba cyakemutse burundu. Aha, uti umucuruzi akaza akabona ko nta mafaranga afite akagenda agakopa. Ariko nibuka ko hari ikiganiro tweze gukorana mutubwira uburyo umuntu ubundi ugomba kujya kwemererwa kugurira abahinzi umusaruro ari umuntu ufite ubushobozi bwo kugura uwo musaruro wabo, atari kuvuga ngo umuhinzi arakuguriza aragukopa ugenda ucuruze numara kubona inyungu umugarurire. Ni ukuvuga ngo urimo uracuruza umuhinzi ubwe n'umusaruro urabacuruzanya bombi. Ni ukuvuga ngo ubundi umuhinzi wagombye guterura umusaruro we aho yawushyize umaze kumwishyura, bityo nawe akajya kwikenura. Nagutegereza ukabura abaguzi bizagenda gute? Uzamubwira ngo umusaruro wenda ukugaruriye hashize amezi 3 6 angahe? Ntabwo bishoboka. Nkavuga ni kubera iki ibyo bintu byabaye, kandi tuzi ko muri principe nyine umuntu ugurira umuhinzi yagombye kumusigira amafaranga nawe akajya gucuruza. Ariko ngira ngo naye nagisobanuye ni ingamba zidasanzwe, kuko inganda zongeye kugura mu by'ukuri nabo ubwabo nibyo bafite byaye bisaga nkaho bitararangiye, zongeye kwikopesha. Ntabwo zongeye kwikopesha, ahubwo bari baraguze. Navuze ko ari uruhererekane, baraguze, baracuruza, barabishyura, ndetse nabo ubwabo stoke zabo zari zigihari kubera ibibazo byari byabaye. Ariko kubera ko umuceri wagombaga kuva mu baturage, byabaye ngombwa yuko za nganda zigenda zikagurira umuturage mu gihe zitegereje nazo kubona ubushobozi bw'amafaranga, yaba ari ugusaba inguzanyo mu banki. Zaramwishyuye se? Ubwo zarikopesheje. Rwanga inganda zacu zarajya zikopesha ku muhinzi, ubu muhinzi aricaye aricira isazi mu jisho kandi yarahinze, kandi umusaruro atawureba n'imbere ye, nibura ngavuga ati wampombeyeho nk'ufite. Nubura abaguzi bizagenda gute? Ntabwo wabura abaguzi, kuko nk'uko twabivuze ubushobozi umuhinzi aba afite bwo kubika umusaruro we buba butandukanye n'ubwo uruganda rufite. Kandi nk'uko twari turi mu bihe bisanzwe, buriya aho kugira ngo umusaruro wawe urebe hariya, byibura waba ufite icyizere y'uko hari uwawutwaye nawe uri gushyiramo imbaraga kugira ngo abone ubushobozi bw'amafaranga agaruka kwishyura. Basinyaga amasezerano se muri butiki ugiye gufata ideni, ubwira umuntu kazungu cyangwa ndi ukamubwira utari ko burya nguriza impiki nzishyura igihe iki n'iki. Abahinzi batanze ibicuruzwa umusaruro wabo bafite amasezerano igihe bazishyurirwa, cyararenze ntikiragera, nibitaboneka bizagenda gute? Hari amasezerano ari claire hariya, cyangwa se abanyafatoneje umuntu umuhinzi aravuga ati erega burya nawe wundi batubwiye ko batwaye ntiwaguzwe, none baratubwira ko batazatwishyura. Amasezerano yo aba hari y'ubugure, kuko uri umucuruzi, waba uri umuhinzi, uri n'umucuruzi, ntabwo waterura ibicuruzwa byawe ngo ubihereze umuntu nta masezerano mugiranye, nta n'igihe runaka mwumvikaneho cyo kugura. Ari nabyo dukunze gukurikirana cyane, kugira ngo iyo ayo masezerano atubahirijwe twegere umuguzi tumubaze se wagize ikihe kibazo, ndetse tunamushishikarize kwishyura umuhinzi. Birakorwa, bijya bibaho yuko rwose no mu bihe bitari byajyaga bibaho, ugasanga yaba umucuruzi ku giti cye, yaba uruganda habayeho amasezerano y'ubugure,
ariko igihe kikagera cyo kwishyura kikarenga, wakurikirana nenda ugasanga uwo muguzi runaka cyangwa urwo Rwanda runaka hari ibibazo byagize cyangwa se hajemo n'ubushake buke mu kwishyura, ariko igihe kinini aho twagiye tubasha kubahuza tukabumvikanisha, abaturage bagiye bishyurwa ku gihe. nk'abari uyu munsi batari bishyurwa bafite gahunda yo kuzishyurwa ryari? Duha urugero rw'ahantu ushaka. Bisaba ko nitumenye utarishyurwa kugeza ubu. Watubwiye neza ko hari inganda Gilbert itonde ihangane gatoya. Nuvuga ngo niba hari abantu bakopye umuceri wabo, nuvuga ngo barahari, barishyuwe cyangwa ntibarishyurwa. Niba batarishyurwa bazishyurwa ryari muri ayo masezerano mwatubwiye ko abahari? Nakubwiye ko ni kaparka. Ni ukuvuga ngo ntago uyu munsi mfite kese y'umuhinzi warekaramye, ariko iyo arekaramye tureba uruganda, kuko ubundi nuko haba habayeho uburyo budasanzwe, ariko ubundi aba ari ubwisanzure mu kugura no kugurisha. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo ntabwo dusinya ku masezerano yo kugura umuhinzi agirana n'uruganda cyangwa n'umucuruzi, kuko akenshi baba basanzwe baziranye, baba basanzwe bagurirana. Ntabwo batwitabaza rero buri gihe ku buryo ari kese umuntu aba ateretse ku meza. Ni ukuvuga ngo barumvikana, habaho ko rwose igihe cyo kwishyura cyagera bakanagura, twe ntitunanabimenya. Ariko iyo habayeho uko wenda kutubariza amasezerano, kuko hajya habaho nuko umucuruzi cyangwa se uruganda rusinya amasezerano yo kugura umusaruro, igihe cyagera cyo kuwutanga umusaruro ukabura, koperative ikawubura, cyangwa se umucuruzi ku giti cyo ukabura. Ni ukuvuga ngo nacyo icyo gihe iyo kibaye natwe ubwacu turentervena, ariko akenshi usanga kubera imikoranire myiza bafite bitangira bikanarangira nta ruhare tubigizemo. Baraza kutubwira. Gilbert arimo arasaba ijambo, ariko telefone nazo zirahari, buriya ntiwakwihangana twitaba nk'abantu nta kibazo. Tureka twitaba abantu tutaza kubanigana ijambo, kuko minota yabo tumaze kwiryaho mikeya. Noneho nitumara kubitaba twumvise ibitekerezo byabo nka batatu, butigwera kuri telefone 5 niba zihari, hanyuma tuze gukomeza. Uwa mbere aragiye 0788 Ketire Dalo cyo 0788 Izo ni telefone ebyiri muri 5, ubwo hasigaye 3. Alo wiriweho? Mazute turashima Imana. Urinde uherereye hehe? Naringize ngo ni kuri mpamagaye. Warugize ngo ni? Warugize ngo ni hehe? N'ubundi ni Keti Radio uhamagaye. Ngaho tubwira igitekerezo cyawe, turakumva. Icyo nenda kubaza, urinde? Isidori mu karere ka Gatsibo. Yego Isidori, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Ikibazo nuko iyo minagiri iri mu kutukangurira iby'ubuhinzi, twumva dufite ubuyobozi buduhagarariye, ariko nyamara twamara kwezi ugasanga utandukanye cyane na Minisiteri y'Ubuhinzi. Bakaguha nde? Ukabona nta muntu baza, nta n'uwo wenda kwereka ikibazo cyawe, ariko bakora kugera igihe cyo gukenera imbuto bakaguhuza n'abacuruzi. Ngewe nkabona nibura icyifuzo cyanjye nuko nibura bagerageza nk'ibigo bikenera imyaka ituruka ku buhinzi byakora amadepo, cyane cyane nk'ibigo by'igisirikare, ibigo by'amashuri bigakora amadepo, bigashyiraho abacuruzi baza kugurira mu cyaro imyaka yeze, bakajya gukora amadepo. Ariko hagati ya minagiri n'umucuruzi, hagati y'ikigo runaka n'umucuruzi, n'umuhinzi hatagiyemo umucuruzi, nibura bari abahinzi baramutse bagurishije na leta cyangwa na biriya bigo by'ibisirikare cyangwa ibigo by'amashuri, niho wa mucuruzi ushaka kujya ku depi we yagendera ku biciro bandi baje kugurira aho bagurira leta cyangwa bagurira ikigo cya gisirikare cyangwa bagurira ibigo by'amashuri. Iyo hajemo umucuruzi bigenda gute? Iyo hajemo umucuruzi waraza akiba umuturage, nk'ubu ikiro cy'ibigori turimo kukigurisha 150 na 140, kandi nyamara ejo bundi abanyeshuri bamara gufungura uzasanga gihagaze 350. Ubwo se urumva umuturage azazamuka ate? Ko aricyo gituma ubu n'umuturage agira ngo ageze mu mujyi nk'i Kigali bakavuga batura n'umuturage, kubera ko icyagatumye ahinduka mwiza akaraba cyagiye ku mucuruzi, nta kintu na kimwe yabona na kimwe. Uko ubwaba wumva rero ikiro nk'ubu uyu munsi barimo bakigurisha 150, nibura bareke kigere kuri ayo 300 watubwiraga?
nibura cyakabaye kigura nk'2,500. noneho umuhinzi nawe akabona imbaraga zo kugira ngo yongere ahinge, kuko umucuruzi asarura yenda kongera guhinga. ubwo se ubara 250 ugendeye kuki? ngendeye ku mvune tuba dufite, nk'ubu tujya guhinga dushyizemo amafumbire, tugashyiramo n'ubuhinzi. ikiro cy'ifumbire kigura ngahe? mu gusarura tugakoresha abakozi benshi nanone dusarura. yego. noneho mu kujya kugurisha ugasanga amafaranga washoye mu guhinga nayo urimo gusarura ugasanga nta mahuriro, kandi ukeneye kongera guhinga. urakoze cyane. Isidore aduha igitekerezo cyiza cyane, anasobanuye ibintu neza, turaza kongera murakigarukaho. Reka twitabe telefone ebyiri zisigaye, 0788 33 0100. Ketere alo. 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 uyu yarangaye, amahirwe aramucitse, ariko reka dutange indi chance. 0788 33 0100. 0788 33 0100. Ketere dalo. Alo. Alo. ntabwo nzi ukuntu byagenze. Harabura telefone imwe rero, navuze ngo utange chance kuko zare ebyiri, ubwo haraburaho telefone imwe yonyine, hanyuma yaba ibonetse tukabakira bakagira ibyo bavuga ku byo batubwiye cyangwa ku byo babajije, noneho tukongera tukakira ikindi cyiciro. Alo. Ketire dalo. Izi telefone zibaye iki? Okay, twagiye. Gilbert hari igitekerezo ashaka gutanga mbere, reka mbanze musubize umuhe umwanya banze tanga igitekerezo cye, hanyuma tubone kugaruka ku kibazo cya Isidore. Nashaka kuvuga ku byo mwari mubajije. Mu by'ukuri reka dutanga amakuru ameze gutya, ntabwo abahinzi bikopesha imisaruro yabo. Bango umuntu agurisha areza akagurisha umusaruro wiwe, bagombye kuwukura hariya musigiye amafaranga yabo yiwe yakoreye. ahenshi nimba harabaye n'ikibazo ni hamwe na hamwe, kandi ahenshi usanga ubundi bakora mu buryo bumeze gutya. Araho usanga babaha avance y'umusaruro, akenshi bigaterwa nuko kuko dufite ibigo binini bigura umusaruro, ku buryo bagiye gura umusaruro ntabwo bashobora gufata umukozi ngo agende yikoreye amafaranga mu bikapu. Bivuze ngo aragenda agasinyanya, bafitanye amasezerano na koperative, bagatwara umusaruro, bakajya gukora procedure zo gutransfera amafaranga, ku buryo amafaranga usanga amara nibura icyumweru kimwe, iminsi 3 bakaba babishyuye. Ariko nese wasize wishyuye icyo navuze cyo aba yasize atanze avance, ariko no avance ntago ari no vangwa. Niba iri cupa ry'amazi rigura amafaranga 500, ukaza ukambwira uti mfite desa ariko abarizo mba nguhaye 300 nzayazana icyumweru gitaha, nagukopye 300. Mu yandi magambo, abahinzi niba umucuruzi avuga ngo agiye muri procedure z'amafaranga, naza rero umusaruro akeneye ukungana, abarura imisaruro, abarura abahinzi, abarura uburyo azabishyura, agenda bikora namara kwikora zatwara umusaruro. Kubera iki habaho ko abanza akawujyana akajya kubitegura byose awufite, kuki atabanza ngo abitegure hanyuma azayatware? Nicyo nshaka wenda tubaze tukivuge cyumvikana neza. Ntabwo abahinzi bakopesha umusaruro, nimba binabaye nkuko yabivuze, byatewe na kesi ihari ubu ngubu aba, ariko muri condition normale abahinzi benshi umuntu agurisha umusaruro wiwe bagasiga musiye amafaranga. Niyo habaye ibyo byo kwikopesha cyangwa ibyo kwatwara akatanga nyuma, ni hake hashoboka. Ahenshi usanga wenda baraza kutubwira nkuko yabigarutseho, nimba byatewe nizo zitezi yavuze cyangwa se icyo kibazo cyabaye. Ariko ahenshi na mbere ya covid ibyo byose twarabyakiriye, nagaruka mbere dukoze ibiganiro ku buhinzi byabayeho, n'ubu nibaza guhamagara barabyiyemereza. Reka mbe mbiretse mbibaharire, nimuna bishaka turabaha n'ibimenyetso by'inkuru zagiye zikorwa zigaragaza ko abahinzi batishimiye kuba bari mu bukene kandi barahinze, kandi rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kubagurira umusaruro watengamaye, cyangwa niyo batarawugurisha. Ibyo biramurana no vuga ngo we business yawe ni yawe, je ntago nzagenda kuri business ukora, wagombye kungura umusaruro wanjye ukanyishyura bikarangira. Ariko reka tugaruke kuri iki cya Isidore. Isidore aragira ati ibigori no munsi, kubera iki ibigo bikomeye bya bindi tuba dutegereje n'ubundi, yaba ayo mashuri akagira uburyo bwayo bwo kubika umusaruro, yaba hirya no hino ahantu hahurira abantu bakenera n'amafunguro, ku buryo umusaruro w'umuhinzi nibura bawumugurira, noneho bamara kuwugura babacuruzi basigaye nabo bakagura. Wa mugani, kuki najya kugura ku mucuruzi waguze hariya kandi ari mfite ishuri nshobora kujya kwigurira mu cyaro nkagura n'abaturage? Bizitwa ku mama se? Godanse reka dufashe.
murakoze. Mu ruhererekane nyongeragaciro rw'igihingwa icyo ari cyo cyose habamo abo twita abafatanyabikorwa batandukanye. Ni ukuvuga kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma, bitewe n'ubwoko bw'igihingwa ushobora gusanga harimo abantu barenze 2 cyangwa 3. Mu by'ukuri ngarutse ku cy'isitori yavugaga, nakwita yuko aba bantu yita abacuruzi batanga aya mafaranga 150 cyangwa 140 n'abita abamamyi, kuko iyo ibigori byeze cyangwa se ikindi gicuruzwa haba harabayeho gufatanya n'abahinzi kubara igishoro ndetse no gushyiraho igiciro ntagibwa munsi umuhinzi yakabaye agurishaho umusaruro we. Ibyo birakorwa bigatangazwa, amakoperative akabimenya, ndetse akenshi tukanabisaba no kubimanika ku cyiciro cya koperative kugira ngo umunyamuryango wese ndetse n'undi muhinzi uri hafi aho amenye amafaranga make atakabaye ajya munsi, bityo wa mucuruzi wa mumamyi umugeraho atamwubikaho urusyo akamubeshya ko ibigori byabaye byinshi cyangwa se umuceri wabaye mwinshi cyangwa se ibirayi, akamuha amafaranga makeya. Ariko nk'uko system ibimeze, aba bamamyi baracyagaragara mu bucuruzi, baracyahenda abahinzi. Ubu za Gatsibo ikiro cy'ibigori kigeze kuri angahe hano $? Ikiro cy'ibigori twagitangaje muri rusange, ibigori bihunguye byumye neza bifite ubuziranenge na amafaranga 220, ibigori biri ku gitiritiri na amafaranga 260. No kuvuga ngo niba koko hari abantu babagurira kwa aya mafaranga ni make cyane, baba babunamaho. Ariko birahari, abamamyi barahari, dukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo nabo badufashe. Tusaba yuko umuntu wese uza kugura umusaruro agomba kuba ari umucuruzi wemewe, ufite icyangombwa kimwemerera gucuruza, ndetse akaba agomba no kubahiriza bya biciro byashyizweho, kubera ko aya mafaranga abari ntagibwa munsi. No kuvuga ngo uyagiye munsi wese aba yiba umuhinzi, kandi iyo bigaragaye agafatwa arahanwa. Ngira ngo byibura mbonereho n'aba bahinzi, ni nacyo tugenda tubigisha no mu buzima busanzwe, ikintu cyitwa kumenya kwihagararaho, kuko ikibazo usanga ntabwo ari mu bigori gusa, ni mu bahinzi bacu muri rusange, ariko batangiye kubyumva. Usanga kenshi igiciro kizanwa nuje kugura. Twagiye tuba amahugurwa atandukanye, tukabaha urugero, twavuga tuti iyo ugiye muri butike ntabwo ugenda ngo ubwire umucuruzi wa butike uti ndashaka isukari ariko ndaguhereza amafaranga 500, kandi we wenda we yashyize ku 1000, ntiyabikwemerera. No kuvuga ngo ikintu tugenda tubafasha ni ukubasha kumenya, nkuko mwari mubibajije, nashoye angahe, ese narenza hangahe kugira ngo mbashe gucuruza nunguka. Ibyo rero mu gihe cyose uje kugura ari ukuzaniye igiciro, ari nawe ukuzaniye n'umunzani, ko nabyo biraba, azashaka kuguhenda kugira ngo nawe yiyungukire byinshi. Nkuko yifuzaga rero, ibi bigo birahari, nabyo biragura, ariko mu rwego rwo kugira ngo hatabaho monopole cyangwa se nako umuntu aze asa nkaho ari ugura umusaruro kandi wenda atanafite n'ubushobozi bwo kugura hose, n'aba bacuruzi baba ku giti cyabo, baba ndetse n'indi koperative nayo yemerewe kugenda ikagurira umuhinzi ku giti cye, baba bemerewe kugura. Icyo dukora rero ni ukora n'inzego z'ibanze kugira ngo byibura igiciro ntagibwa munsi cyashyizweho cyubahirizwe, bityo umuhinzi abashe kubona amafaranga abasha kumwungura. Aha, twavuze ibintu byinshi ariko ntitwavuze ku bitunguru. Ibitunguru tujya za Rubavu mu burengerazuba, ntabwo ari Rubavu gusa, ibitunguru za tungurusumu birimo kuborera mu murima. Njye nabonye ari ibintu biteye agahinda cyane, kuba abantu bahinga hegitari yangiza akabura umuguzi bikabora. Biriya bintu mubivugaho iki nk'abantu bashinzwe gutunganya amayeri ibicuruzwa binyuramo? Murakoze. Nibyo koko icyo kibazo cyarabaye, ariko uyu munsi tuvuga n'ikibazo cyarakemutse. Twagize umusaruro mwinshi w'ibitunguru, uhurirana nuko abaguzi bawo batari gukora. Amaresitora ntiyakoraga, amahoteli ntiyakoraga, ibigo by'amashuri byakoraga, ndetse muribuka yuko higeze no kubaho ko ubucuruzi bwambukiranya umupaka butari bwemewe nk'uko twari dusanzwe tumenyereye yuko mu burengerazuba no mu majyaruguru umusaruro mwinshi wambuka ujya muri Kongo. Nicyo cyatumye tugira biriya bihombo. Umusaruro uboneka ari mwinshi, ariko habayeho inama zitandukanye, habaye ingamba zitandukanye, umusaruro wari uragurishwa, abaturage babona amafaranga, ndetse dushyiraho n'ubundi buryo budasanzwe tugiye kuzajya dukurikirana
ubuhinzi bw'imboga dufatanyije, yaba Minaloc, yaba Minicom, yaba Minagri ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, tukazajya dutangira gukurikirana umuhinzi kuva agitera. Kuko hari igihe usanga rimwe na rimwe n'umusaruro ugira utya ugahurirana. Impamvu mvuze ibi ngibi, hari ikibazo twagenzuye dusanga abahinzi bacu kenshi bayoborwa kugira ngo ahitemo icyo agiye gutera, ayoborwa n'igiciro cya sezo yarangiye. Urugero, niba sezo y'ubushize ibitunguru byarabaye bikeya, ugasanga buri muntu wese yarabyutse ahinze ibitunguru, nubwo baba bagiriwe inama, ariko akavuga ati ubushize mugenzi wanjye yabonye 1000 nanjye. Kandi ukuri kubitekereza niko mugenzi wari kubitekereza, ugasanga bose bisanze bahinze ibitunguru. Icyo rero nicyo usanga rimwe na rimwe iyo byereye rimwe byuzura, baba mamye n'abandi bose bakabaha amafaranga make, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga byakwangirikira mu murima. No kuvuga ngo ingamba zihari no kuzajya hamenyekana kuva umuhinzi ahinze hahinzwe iki, kizamara igihe kingana iki, bakagirwa n'inama. Kuko hari igihe usanga nko mu burengerazuba bihari, ariko wagera mu majyepfo ugasanga ikiro kiri hejuru cyane, ugasanga niyo connection y'amasoko niyo connection. Kuko wabonaga ko hari igihe twabonaga ahantu hamwe hari umusaruro runaka, ahandi ntawo hari. Niwe dufite n'abana bari mu mirire mibi, kuri nk'urugero Gicumbi amata yegeze byarambabazaga, ukabona amata arimo arangirika bikomeye, kandi nyamara mu majyepfo mu burengerazuba hari abana bari mu mirire mibi bakeneye ayo mata ariko atagerayo. Yego. Nicyo nari ndimo mvuga, ugasanga hamwe ni byinshi cyane ahandi nta bihari, cyangwa se ugasanga twa turere twose navuze natwo twahingiye rimwe. Ikirimo gukorwa rero ni nko gukora ikintu kimeze nko kubahuriza hamwe, bakagira federation bahuriramo, ndetse hakabaho na communication no mu gihe, kuko usanga nko mu burengerazuba mu majyaruguru tugira klima nziza, ushobora gutera umwaka wose imboga kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Ntabwo bo bagengwa cyane n'ibihe ngo avuge ngo nintatera ubusinzeza. Ariko iyo adafite imikoranire n'uri Rurindo, agira imikoranire n'uri Kamonyi, ushobora gusanga Kamonyi, Rurindo, Ngororero bose bahinze ibitunguru. Ubu rero twatangiye kubashira muri za Enio, tukabashyiraho uburyo bwo guhana amakuru, ku buryo nabo bwabona na mbere yo hinga bashobora kuganira bakavuga bati okay, twebwe mureke duhinge iyi sezo, mwebwe wenda mukererweho ibyumweru 2, mwebwe se mukererweho ukwezi, ku buryo usanga bizajya bisimburana ku masoko. Kuko niba mwaranabibonye yuko bishobora kugera cyo bikera, ariko mu kwezi kumwe gusa ugasanga ikiro cyageze ku 1000. Kuri ibyo bitunguru muvuze byabonye isoko, byaguzwe na bande, byagurishijwe he? Byagurishijwe muri Kongo. Habayeho kuganira n'ubuyobozi, ku buryo habayeho kuvugana n'abacuruzi twari dusanzwe dufite muri Kongo, ibitunguru bibasha kwambuka, amatoni yarahari aragurwa. Dusoza rero ikibazo twibajije dutangira, igihombo cy'umuhinzi gikwiye kubazwa nde Gilbert? Murakoze. Ubundi nta muntu upangira igihombo cy'umuhinzi, zaba nzego nakubwiye, aba urwego rwa leta, yaba abahinzi ku giti cyabo, yaba nabikorera. Ibyo byose nta kibazo, ariko bibazwe ntabwo wavuga ngo ubuse twavuga ngo ingaruka zatewe na covid zibazwe ndi, abantu bose ingaruka zitugeraho, yaba umuhinzi yaba leta. Jibe ushaka kumfatirana na covid ngo nyumvise ko igihombo cyatangiye kugaragara kubera covid, na mbere yuko covid iza byabagaho ibyo bintu by'amatana babwiye, ibintu byasuye mu majyaruguru, ibintu by'umuceri za Rusizi, ibintu by'abantu bahinga bahabwa imbuto yabahenze yamara kuyiterika ikamera ngo itarabanguriwe, sinzi uko numvise mu bisobanuro. Ibyo byose ni ibintu byakomeje bibasoya, n'ubundi zabaga intagaraso ryo, ibyo bintu twakomeje tubibona. No kuvuga ngo icyo gihombo gihora kigaruka ku muhinzi mu bihe bitandukanye, pe import impamvu igitera kiba gikwiye kubazwa. Ubundi icyo kibazo ntabwo wagisubiza ushingiye ngo ufate ibintu byose ubibumbire hamwe. Ni ukuvuga ngo ubu turavuga ikibazo cya covid ko cyateye ikibazo, ariko mu myaka nk'uko mwabivuze abantu bagiye bagira igihombo bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye mwagiye muvuga. So ni ukuvuga ngo wagize uruhare muri icyo kibazo niba ugomba kukibazwa. Urugero ndi buguhe, hari twajya tugira ikibazo ugasanga mu myaka yashize ugasanga wenda ari nko mu tubuzi w'imbuto, wenda yagiye atanga imbuto ariko bikagaragara ko izo mbuto zitagira gute zitameze neza mu bahinzi. Icyo gihe umutubuzi azaba responsable w'icyo gihombo, ariko uwagize uruhare muri icyo kibazo azakibazwa. Urakoze cyane Gaudence, umusaruro wabonetse neza, nta kibazo cyabayemo, ufite ubuziranenge, ariko umuhinzi ntabonye inyungu yari yiteze, wenda arahombye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biba bikwiye kubazwa nde? Murakoze. Wajije ikibazo cyiza, mbonye n'umwanya wo kugira ngo nsobanure.
buriya ariko ufite umunota umwe gusa. Yego, ariko iki kintu kirakomeye cyane. Abahinzi bacu bagira ikintu cyo guhora batekereza yuko hari n'abacuruzi babikora, agahinga ni koperative cyangwa se n'abahinzi, ntagire uruhare na rutoya mu gushakira isoko, umusaruro w'isoko. Ukazumva arahamagaye ati ko nejeje inyanya ndacuruza hehe. Ni ukuvuga ngo muri ya mahugurwa dutanga, muri bafatanya-bikorwa dukorana, tutangira hakiri kare kubigisha nabo ubwabo kwishakira isoko, kugira ngo ntabwo uruhare rwacu ruhoraho buri gihe, ahubwo tugenda tubashishikaza kujya mu makoperative, tubafasha kumenya guhana isoko riri, kugira ngo nawe ubwe azajya ahinga azi ngo ese ko mpinze nzagurisha hehe. Mu gihe wenda bibaye byinshi cyane akaba ariho twitabaza inzego zitandukanye, ariko abahinzi bacu bakwiye nabo kugira umuco wo kuvuga ngo nubwo mpinze nzagurisha he, nzagurisha nande, ese ibyo muhaye bizaba bimeze ese ubundi isoko rishaka iki. Ntubyuke ngo urebe kuri mugenzi wawe niba ahinze inyanya nawe ubyuke uzihinge utazi aho zizajya. Nibwira rero uko twese dufatanyije, nkurikije n'ibikorwa bitandukanye biri gukorwa, ibyo bibazo twavuze by'amasoko bizagenda bikemuka, kandi turahari kugira ngo tubafashe, ariko nabo badushyiriremo imbaraga, badufashe rwose kugira ngo tubacutse, bazajye baba bafite ubumenyi n'ubushobozi buhagije bwo kugira ngo babashe kwibonera isoko yabo. Arakoze cyane Madame Gaudence. Hari umuhinzi twaganiriye umaze gutera imbere arambwira ati jye sinshaka gufata isuka ntazi aho nzagurisha, ati ndabanza nkashaka isoko tugasinyana n'amasezerano, nkabwira ngiye guhinga imiteja, ngiye guhinga urusenda, ngiye guhinga ibigori, ariko uzabigura. Ati bizapfa kuba byujuje ibi niba bagasinyana amasezerano yangiza akagenda agahinga. Ati jye sinjya mpombo. Ubwo rero abantu mwese mudukurikiye namwe mutekereze muri ubwo buryo, wenda unavuga uti numvise ahantu hana ubugene muramubabwire ariko mubakomangire mutari koko twumvise hari umuntu watugurira mwadufashije kumugeraho na mbere yuko wenda atangira guhinga, cyangwa se niba wanahinze mbere yuko umusaruro wawe uboneka. Reka rero dusoreze ahangaha. Ikiganiro cyari kirimo ibintu byinshi dukeneye kuvugaho, ariko kandi umwanya ntabwo twemerera. Ikiriho cyo nuko iby'ingenzi twabigarutseho, kandi ubutumwa bw'ingenzi mwabwumvise nk'abahinzi, babwumvise n'ababishinzwe ko buri wese akwiye kugira icyo areba mu gihe nyine ibihe bihindutse, tugahindukana nabyo, tukamenya ngo turabigenza dute tutabibonye bitwikubise imbere umusaruro wamaze gutangira kwangirika. Reka mbashimire cyane rero, nshimire cyane abatumirwa bacu bitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi, akaba ari Madame Gaudence Mukamurenzi, akaba ari impuguke mu kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Yakoze. Hanyuma rero kandi dushimire Bwana Gilbert Rwaganje, akaba ari inzobere mu gufata neza umusaruro muri RAP cyangwa se mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Gilbert, wakoze kuba natwe muri iki kiganiro. Urakoze. Hanyuma nshimire namwe abaduhamagaye, abaduha ibitekerezo, abo tutakiriye kubera ko nyine sinzi ukuntu biba bimeze. Mwese mwagize neza, ahasigaye mukomeze mu biganiro.